Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umudamu ukiri mutoya kandi mwiza witwaga Betty. Betty icyo gihe yari amaze guhabwa impano y'imodoka nziza cyane n'umugabo we yakundaga cyane witwaga Jean Marie. Icyo gihe Betty yakiriye iyo mpano yabanje kumva atabyumva ndetse rwose agira ngo ahari umugabo we arimo aramukinisha kuko yumvaga atabyumva, yumvaga atamuha impano nk'iyo ngiyo. Yego yari asanzwe amuhereza impano zihenze cyane, ariko kubona noneho amuhaye impano nk'iyo yumvaga byamurenze. Betty ariko yaje kubona ko umugabo we atarimo kumukinisha, atari imodoka yatiye undi muntu wenda ngo ni prank arimo gukora, abona ari ibintu bya nyabyo, ari impano amuhaye. Yarishimye cyane aramushimira, usibye ko yumvaga yabuze n'ijambo yamubwira rituma yabasha kumva uburyo arimo kumushimira muri ako kanya. Betty icyo gihe ntabwo yigeze abyihererana, imodoka yatangiye kuyipostinga ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga yakoreshaga, maze inshuti ze nazo zitazibimenya ako kanya. Bose batangiye gutungurwa cyane bati ariko se Betty muri uyu mugabo we amafaranga yakura hehe? Gute buri gihe ahora amuhereza impano zisobanutse kuriya, noneho nimurebe iriya modoka? Bumvaga batabyumva bakumva birabatangaje cyane, kubera ukuntu babonaga umugabo we akomeza kumuhereza impano zidasanzwe. Igihe cyaje kugira bajya kuryama, maze mu gitondo umugabo we abyuka ajya mu kazi, ariko Betty we ntabwo yigeze ajyayo. Aho yacururizaga yari afite umukobwa bakoranaga witwaga Kate. Yaramuhamagaye aramubwira ati Kate, uyu munsi ntabwo ndi buze kuza, uze kuhambera gusa, ariko ndifuza ko mbere y'uko utaha waza kuza kunyura mu rugo. Kate aramubwira ati nta kibazo ndi buze kuza kuhanyura. Bigeze nka nimugoroba yafashe amabiju meza cyane umugabo we yari yaraye amuhanye n'aya modoka, maze akomeza kwitegereza cyane aranamwenyura, akomeza no gushimira Imana ko yamuhaye umugabo umukunda kandi akaba anamwitaho cyane. Yahise agenda azana n'akandi kabuwate yajyaga abikamo amabiju ye, maze atangira kurebamo ibyo adaheruka kwambara. Yagiye kubona maze abonamo shene nziza cyane yari ikiri nshyashya atari yarigeze yambara na rimwe, nuko arangije arayambara yireba muri miruwari, maze araseka aravuga ati harakabaho umugabo wanjye. Akiri muri ibyo bahise bumva umuntu usonnye, nuko bajya kureba basanga ni umuturanyi we wari n'inshuti ye cyane witwaga Viva, wari uje aho ngaho aje kumureba. Viva icyo gihe yasanze Betty akiyicariye aho ngaho n'aya mabiju yose. Nta n'akanya karashira ariko na wa mukobwa wamucururizaga Kate yari yasabye yuko mbere y'uko ataha yabanza kuhanyura nawe yahise ahagera. Bicaye aho ngaho bose batangira kuganira, maze bahita babona ya mabiju bati uzi ko ufite amabiju menshi utajya wambara, kuki ukomeza kugurira hanze? Reba nk'aka kabuwate karuzuye ni ukuri, kubera icyo ukomeza kugura ibintu byo kubika ntunabyambare? Betty araseka tumva ni ukuri, none se ni njyewe wowe wabyiguriye? Ni umugabo wanjye ubingurira. Jean Marie ni umugabo mwiza cyane, ahoramo amagift nanjye bikandenga. Bose Viva na Kate maze baravuga bati ha, biratangaje cyane ni ukuri, reba nk'iriya modoka nziza cyane imeze kuriya yarayaguhaye. Maze Betty arababwira ati mugira ngo se niyo yonyine yarayampaye? Ntabwo ariyo yonyine kuko yayimpaye hamwe n'aya mabiju mashyashya murimo kureba. Bararebye nuko barumirwa, maze bahita bavuga bati ubanza ku isi nta mugabo mwiza w'umukire ukunda umugore we kandi uri romantike cyane nk'uko Jean Marie ameze. Waratomboye, warahiriwe, uzajya ushima Imana. Iteka ryose Betty yahoraga abwira izo nshuti ze zombi Viva na Kate ukuntu Jean Marie ari umugabo mwiza cyane. Iyo bahuraga nta kindi kiganiro usibye gutakagiza umugabo we cyane Jean Marie, ko nta wundi mugabo wo ku isi wamuruta. Yababwiraga byinshi bigaragaza yuko umugabo we ari igitangaza, nta n'undi mugabo wo ku isi umeze nka we. Viva nawe yari afite umugabo, ariko ntabwo umugabo we yari umukire nk'uko umugabo wa Betty byari bimeze. Gusa iyo miryango yombi yari inshuti cyane, dore ko ibipangu byabo byari binafatanye. Kate we yari afite umwana, ariko yari akiba iwabo kuko yari yarabyariye mu rugo. Gusa ibyo ntabwo byatumaga ataba inshuti ya Betty cyane, kuko bose bakiri abakobwa bataranabyara n'ubundi bari basanzwe ari inshuti. Bakomeje kuba inshuti kugeza n'aho Betty yahaye Kate akazi ko kumucururiza mu iduka.
Bakiri aha ariko bakirimo kuganira, umugabo wa Betty Jean Marie yahise ahagera avuye ku kazi. Abana babo baramwumvishe bahita bagenda birukanka bajya kumusanganira, maze baramuyambira, nuko arabaterura ababwira ko abakunda cyane kandi ko yari abakumbuye, maze ariko ageze aha abashyira hasi ajya gusuhuza n'umugore we yakundaga cyane, maze amugezeho nawe barayambirana cyane bimeze nk'aho ari ibintu bidasanzwe. Babaga bayambirana cyane rwose nk'aho badaherukana, kandi buri wese abwira undi amagambo meza cyane y'urukundo ko amukunda n'ibindi byinshi. Byari bimeze nk'aho bakibereye muri fiançailles. Betty yahise ayobora umugabo we n'aho abashyitsi bari bicaye, usibye ko bari n'abasangwa kubera ukuntu bose bari inshuti zabo n'ukuntu bakundaga kugenda muri urwo rugo. Nuko Jean Marie arabasuhuza, ariko nta kanya bamaze Viva ahita asezera ababwira ko ashaka kugenda, nuko Betty aramuherekeza. Bageze imbere gato ya Viva yahise abwira Betty ati ariko Betty, buriya Kate nubwo uba uvuga ngo ni inshuti yawe ngo uramwizera cyane, buriya wabonaga ukuntu yakureberaga amabiju ishyari ryamwishe? Wabonye se ukuntu yitegerezaga umugabo wawe adashaka kumukuraho amaso? Buriya Betty, njyewe reka nkubwize ukuri, buriya uzajye witondera abakobwa badafite abagabo kuko baba badufitiye ishyari ryinshi cyane. Betty ati Viva, uzi ko unteye ubwoba? Ntago Kate njya mutekereza gutyo pe, ariko ndaza kubyitaho mbigenzure. Viva ati nyamara uzabicunge neza, bikubwiye nk'umuntu w'inshuti yawe, urabizi njyewe ntago nakugirira ishyari. Umugabo wanjye nubwo atari umukenga nabe romantike nk'uwawe, ariko urabizi nta shyari na rimwe nshobora kukugirira. Iteka mpora nk'urwanda ishyaka, hagize n'umuntu kuvuga nabi njyewe namuhitana. Betty ati Viva, ndabizi ko turi inshuti cyane n'ukuri. Nuko Viva ahita amubwira ati rero niba uri inshuti yanjye, n'ibyo nkubwiye ubitekerezeho. Sinkeka ko nariya mabiju uriwe yasange nk'uko yasize, kuko uriya mukobwa ukuntu nabonaga areba, ushobora gusanga yakuyemo namwe mu mabiju yawe. Betty ati mana yanjye koko uriya mukobwa akankorera ko mwizera, urumva kuko yatinyuka kunyiba no mu iduka aho ducururiza, nigeze gushyiramo za kamera atabizi, ariko nta kintu na kimwe nigeze mbona yantwaye. Nuko Viva ati nyine ubwo ngubwo yashakaga kubanza kukwigiraho mwiza, ariko njyewe namwitegereje nabonaga areba nk'umujura. Betty ubwoba bwakomeje kumwica ati mana yanjye, ubu ngubu uriya mukobwa uravuze ngo ashobora kunyiba kandi yanandibiraga umugabo nk'ushaka kumutwara, none nkaba nanabasiganye, reka nsubire mu rugo ngende. Yahise asezera Viva koko, maze amusezera vuba na bwangu, ajya kwirebera umugabo we ngo adasanga umukobwa atangiye gushaka kumumutwara. Ikintu cyamutunguye ariko nuko yageze mu rugo agasanga Kate yibereye hamwe n'abana barimo kwikinira, naho umugabo we yari yabasiganye yahise yigira mu cyumba, nuko ariruhutsa mu mutima ati rega n'ubundi ndabizi umugabo wanjye ntago yansha inyuma, naho umukobwa yagerageza kumushwashwa gute ntago rwose yansha inyuma, kandi na Kate turi inshuti kuva kera ntago yabinkora. Yahise avuga ati reka ndebe n'amabiju yanjye ko yuzuye, kubera ukuntu numvaga Viva arimo kumukeka cyane. Mu kugera mu mabiju ye ariko yasanze haraburamo. Betty byaramuyobeye ati uzi ko kuko wa mukobwa ari umujura, nta no kwihangana cyangwa se gutekereza cyane, yahise ajya kureba Kate nuko atangira kumutonganya ati Kate, kubera iki wanyibye? Kate ati nkwiba njyewe nakwibye iki? Betty ati vuba vuba garura amabiju yanjye umaze gutwara. Kate ati mana yanjye Betty, njyewe uranzi kuva kera, twariganye, twabaye inshuti, twarabanye igihe kinini, ndagucururiza, urabizi neza ko ntiyo, none ni gute watinyuka kuvuga yuko nakwibiye amabiju? Betty aramubwira ati rega Viva yakwiboneye uyatwara, yazane rero kandi udatuma mbizamura bikaba ibintu birebire cyane. Maze Kate aramubwira ati Betty, njyewe sinkwiba, urabizi neza ko ntatinyuka gukora ibyo bintu, ngaho ufata isakoshi yanjye unsake no mu myenda yose nambaye, urebe ko hari ikintu uri bubonemo. Umugabo waho yari aryamye yumvishe batangiye kuzana intonganya, maze arabyuka ababaza ukuntu bigenze. Betty nawe amusobanurira byose, maze umugabo aramubwira ati
ese kubera iki wakizera ku buryo bworoshye ibyo Viva amaze kukubwira? None se ni ibihe bimenyetso bindi ufite? Niba se yarabibonye koko ko yakwibye, kubera icyo atabivuze akiri hano agahitamo kubikubwira mugiye? Betty ati none se ni iyihe mpamvu yatuma Viva mbeshya? Maze Jean Marie aramubwira ati niba nta bimenyetso ufite bifatika rero ntabwo twakanzura yuko Kate ari umujura. Byihorere, mureke gukomeza gutongana hano Betty. Mbabarira rwose njyewe ntabwo nshaka intonganya hamwe n'inshuti yawe. Ese ubundi ni iki kikubwira yuko Viva atari bubitwaye none akaba arimo kubeshyira Kate? Maze Betty ati reka ntabwo Viva yanyiba. Viva se yakiba gute? Niki yaba yabuze ku buryo yajya kunyiba? Ubitwaye rwose ni Kate. Yewe burya kuko ntawe uyoberwa umwibye nuko ayoberwa hamuhisha. Kate, ukuntu nakwizeraga gusa urambabaje uranantunguye cyane. Kate yakomeje kuvuga ko atari we rwose wibye, ariko Betty nawe yanga kumwumva neza yanga kubyemera. Kate yaje gusezera aritahira, maze ariko Betty aramubwira ati indi nshuro nzabura ikindi kintu nzahita nkwirukana nta nubwo uzongera kunshururiza. Kate yaragiye n'agahinda kenshi, maze Betty nawe ahita afata telefone ahamagara Viva aramubwira ati Viva, uzi ko kuko wa mukobwa ari umujura? Uzi ko amaze kunyiba? Viva ati sinakubwiye se, usibye no kukwiba amabiju n'umugabo wawe uzashiduka yamutwaye. Betty ati mana yanjye, uzi ko ntazatuma agaruka muri uru rugo? Nuko Viva ahita amubaza ati none se nyuma yo kubona yuko akwibye byagenze bite? Umugabo wawe se abikozeho iki? Betty atabikoraho iki se? Ko yakomezaga kumuvuganira avuga yuko nta bimenyetso afite, ko nta n'impamvu zo kumushinja ko ari we ubitwaye. Uzi ko yakomezaga kuvuga yuko arengana? Nuko Viva atatabivuga se, nyamara hagati yabo hashobora kuba harimo akantu. Betty ati uzi koko ko ari byo? Ukuntu yakomezaga kumuvuganira amutaka cyane, agaragaza yuko ari intungane atakiba. Wa mugani nanjye ntangiye kwishidikanyaho. Uzi ko umugabo wanjye ashobora kuba ansha inyuma, nyamara hagati ye na Kate hashobora kuba harimo akantu koko. Ugomba gutangira kubigenzura. Viva ati bigenzure bucece, wihita ushaka kubisakuza nyine nawe bikore mu bwenge. Ntugire ikintu na kimwe uvuga kigaragaza yuko bakeka, kugeza igihe uzabyibonera ko ari byo koko, nanjye nzakomeza ngufashe. Nuko Betty aramubwira ati sha Viva, burya ureba kure. Uzi ko nta na rimwe nigeze ntekereza yuko umugabo wanjye ashobora kunsha inyuma, ariko nukuri umpumuye amaso ukuntu yamuvugiraga ni ibigaragaza koko ko hagati yabo harimo akantu. Ngiye kubigenzura kandi nawe uzakomeza ubimfashemo nk'inshuti yanjye. Basezeranyeho gutyo, ariko Betty yumvaga arakariye umugabo we cyane. Abantu bakundanaga cyane batajyaga banavugana nabi, hagati yabo hatangiye kuzamo umwuka mubi. Viva w'icyo gihe ari mu rugo iwe bamaze kuvugana na Betty kuri telefone, yumvaga afite uburakari bwinshi cyane n'ishyari riteye ubwoba. Yakomezaga gutekereza ku modoka nziza cyane bahaye Betty, ariko ntibayimuhe yonyine bakongeraho n'amabiju ahenze cyane, maze akumva ntabyumva. Yakomezaga gutekereza ukuntu Betty yabaratiraga umugabo we ibintu byose amuhereza, ariko akabona umugabo we nta na kimwe cya 10 cy'ibyo Betty ahabwa we ajya amuha, maze agakomeza kumva agahinda ku mutima. Umugabo we Simon yaje gutaha, ariko ageze mu rugo asanga Viva yarakaye cyane, maze yanga no kumuvugisha. Umugabo we Simon akomeza amubaza ati ariko wabaye iki Viva, kutarimo kumvugisha? Mbwira niki cyakubayeho? Viva yakomeje guceceka yanga kugira ijambo na rimwe avuga. Umugabo we yakomeje kumwinginga ati ndakwinginze mvugisha, ese niki cyaguhangayikishije? Kuva nimugoroba nabona gutamvugisha, sinzi ibintu nakomezaga kubona urimo kureba kuri telefone, nkakomeza kubona udashaka kuvuga. Ese niyihe nkuru mbi wamenye? Niki cyakubayeho? Mbabarira tuvugane kuko ntago nshaka kuba muri iyi nzu njyewe nawe tumeze nkaho turi abanzi babiri. Niba hari n'ikosa nagukoreye, ndakwinginze rimbwire ngo usabe imbabazi kandi nikosore. Viva yaramwitegereje amureba nabi cyane, amureba ni systeme, maze ageze arambwira ati ngo nirihe kosa ufite? Ngaho mbwira.
niba wibuka neza ni ryari mperuka impano yawe, ni ryari uheruka kumpa impano cyangwa se amafaranga yo gushopinga, ngaho mbwira Simon, ni ryari koko? Ese ubu bukene buzarangira ryari? Ni ryari uzaba witeguye gushimisha umugore wawe no kumufata neza nk'uko abandi bagabo bita ku bagore babo? Simon yariyumviriye maze ageze arambwira ati Viva, nkora uko nshoboye kose kugira ngo wowe n'umuhungu wacu mbashe kubabonera ibyo mwifuza, mbabonera ibyo mukeneye byose by'ibanze mu buzima bwa buri munsi. Yemwe rimwe na rimwe njyewe ndaniyibagirwa, ntago turi abakene nk'uko ubivuze, kuko abakene ntago bakodesha inzu ihenze nk'iyi ngiyi tubamo. Viva, atariko iyi nzu ihenze tubamo uzakomeza kuyitwaza kugeza ryari? Simon ati rega iyi nzu tubamo ngomba kuyivuga kuko iri mu bintu bidusubiza inyuma cyane. Urabizi neza kandi ko aho twabaga wahanze tugasiga inzu yacu, ukavuga ngo iri muri karitsiye iciriritse y'abakene, maze tukaza hano ngo ni ukugira ngo duturane n'abakire. Viva ati none si ibyo ngibyo bitwaye iki? Wowe hariya ahantu twari dutuye wabonaga abakene batazatwanduza bakadusiga ubukene natwe tugasubira hasi. Simon ati none urumva tuzatera imbere gute dukomeza gupfusha ubusa amafaranga twakabaye dukoresha ngo adufashe kwiteza imbere? Narihanganye nkora ibyo wifuzaga, maze tuza muri iyi nzu. Urabizi neza ukuntu ihenze, hafi y'umushahara wanjye wa buri kwezi ushiriraho, kandi ntabwo ari byo byonyine, mba ngomba kwishyura school fees y'umwana, kandi nawe urabizi ikigo yigaho ukuntu gihenze. Ariko wihangayika n'ukuri, basi jya wishimira n'ubuzima tubayemo, kuko hari igihe bizanagenda neza rega. Mba ngerageza n'ibindi bintu byinshi byamo amafaranga, umunsi byakunze nzajya nguha gift uzirambirwe, nzajya ngusohokana ahantu hahenze cyane nk'uko ubishaka, wambare neza cyane, buri kimwe cyose wifuza uzakibona, rwose ndabikwijeje ko nzabigukorera. Ariko mu gihe bitarakunda ndakwinginze unyurwa nuko tumeze, kuko nabyo ndabizi neza ko atari bibi. Ati niba utuye heza ukarya neza, umwana akiga heza, tukabasha kubana n'ibindi bintu byose dukenera by'ibanze, urumva tubayeho nabi gute koko? Humura n'ibindi bizaza. Viva atari ibyo umbwira ni ibiki? Kubaho neza ngo ni ukurya neza? Ubu se naje kubana nawe ngo njye nirirwa ndya gusa? Ese ubundi wigeze umbona nabuze ibyo ndya mbere y'uko tubana? Ese ko nkangisha ngo school fees z'umwana ngo yiga mu kigo gihenze, Betty na Jean Marie ko bafite abana babiri kandi ko biga mu kigo gihenze kurusha icyo umwana wacu yigamo, ko izo school fees babasha kuzishyura kandi bakanabaho ubuzima burenze cyane ubwo twebwe tubamo, ko Jean Marie abasha kwita ku mugore we Betty, ko buri munsi amuhereza impano zihenze, akamugurira imodoka nziza cyane amabiju, akamuhereza amabiju meza cyane yo muri zahabu, akamugurira imodoka nziza cyane. Ese wabonye iriya modoka nziza cyane yarayamuhaye? Yirirwa amuhereza amabiju meza cyane ya zahabu. None wowe nakoroheje kacutse gasanzwe wananiwe kukangurira, n'akamodoka ka makeya byarakunaniye neza kukagura. Ese uzi ukuntu iyo musabye lift ukuntu bindya? Uzi isoni bintera? Uzi ko mba numva nabuze naho ndeba? Simon yahise amubwira ati Viva, rekera kongera kwigereranya n'umuryango wa Jean Marie, kuko nta hantu na hamwe duhuriye nawe urabizi. Urabizi afite kampani ye, niwe CEO wa kampani yabo, urabizi neza ibyo byose. Urabizi kandi ko uwo mwanya ukomeye cyane yawushyizweho na sebukwe w'umukire cyane, kubera kampani nyinshi yari afite. Yamweguriye imwe kugira ngo nawe abashe gukontorora izindi zose zisigaye. Urumva koko uwo muntu twahurira hehe? Hejuru y'ayo mafaranga yose abasha kwinjiza yakuye muri kampani ye, na sebukwe agenda amwongereraho n'ibindi. Betty avuka mu miryango ikomeye cyane twese twubaha, nawe kandi ibyo ngibyo urabizi. Viva ati ubwo se ushaka kuwunyurira yuko noneho njyewe iwacu ntavuka mu miryango ikomeye nk'iyo kwa Betty, kubera ko aribo babashije gutuma umugabo wakira? Ushatse kumbwira ko noneho njyewe ntacyo maze? Simon ati ntabwo ari byo nshatse kuvuga, narindi mu kugerageza kwereka nyine ahantu bakura amafaranga ko ari henshi. Kandi si nibyo gusa, Jean Marie nawe avuka mu miryango ikomeye cyane, abavandimwe bose kandi baba i Burayi, imitungo yabo yose barayimweguriye, niwe wenyine uyikontorora.
nk'ubwo koko urumva abo bantu twahurira hehe Viva? Nkubwire n'ibindi, nkomeze nkubwire ukuntu utagomba gukomeza gufata uru rugo ngo urugereranye n'urwa Jean Marie na Betty. Nuko aramubwira ati Viva, si ngombwa kwigereranya nabo. Uramutse unyuzwe n'uko turi, ndabizi neza ko wabona ko natwe tubayeho neza rwose. Viva arimyoza ati tubayeho neza. Umugabo we Simon ati ariko humura, kuri anniversaire yawe y'ubutaha nzaguha gift kandi nzi neza ko izakunezeza, naho yansaba kweza account yanjye rwose nzabikora ariko wishime. Viva ati baza ariko ni ukuri, ubu ngubu nzajya ndindira buri gihe ko anniversaire yanjye igera kugira ngo mbone kubona gift umwaka wose koko? Ukuntu nikundira surprise rwose, ndababara cyane iyo utabinkoreye. Simon yabonye umugore wakomeje kumuzonga ati Viva, ngaho mbwira ikintu ukeneye muri aka kanya nkikugurire, ninshaka nguze amafaranga ariko ubashe kwishima. Viva ahita yishima cyane amusoma ku itama ati sweetheart, ntiwumva se akajambo keza noneho mbwiye? Nuko ahita ajya online areba agasakoshi keza cyane, maze ahita amubwira ati ngaho ngurira akangaka sheri. Simon ati ngaho nyereka turebe. Yahise areba ibiciro maze abona ni amafaranga menshi cyane, hafi miliyoni. Aramubwira ati ko gahenze cyane hani? Viva ati karahenze, nyumvira kandi atari ko konyine, none se urakangurira konyine ko nshaka ko ugura hamwe n'izi nkweto nyine bijyanye. Yahise amwerekeye n'inkweto nziza cyane bijyanye, maze Simon arebye ibiciro byombi abona ayo mafaranga rwose atayabona. Yabonye ari amafaranga menshi cyane, maze aramubwira ati hangane, ubwo ayo nsabwa kugira ngo mbikugurire nyamenye rwose, kuri anniversaire yawe nibyo nzaguha, nzabikugurira maze wishime. Viva arimyoza ati n'ubundi nari mbizi yuko utabasha kubingurira, nari mbizi kuri mu gukomeza kunkinisha gusa nta kindi. Mu mutima yatangiye kurakara ati gushakana n'abakene biragatsindwa. Yahise arakara cyane maze ntiyongera no kumuvugisha. Icyo gihe yararakaye amara iminsi afite umushiha mwinshi cyane. Simon yamuvugisha akamushihura, nyamara ariko yamuhoraga ubusa. Simon yaramukundaga cyane, nta nuko atagiraga ngo atume abasha kubaho yishimye, nyamara ariko rwose Viva yahoraga yigereranya n'abandi bakire b'inshuti zabo, akabona bo bari hasi yabo cyane, maze akumva bimuteye agahinda kenshi no kwifuza kumera nkabo. Rimwe n'ubundi umugabo watashye Viva yanze kumuvugisha. Simon biramubabaza, aramubwira ati ariko se sheri, nzakora iki kugira ngo ubashe kwishima koko? Ubu naka ideni rya miliyoni n'igice, hafi miliyoni 2, kugira ngo nkugurire isakoshi n'inkweto koko? Niba koko wumva ushaka isakoshi n'inkweto bishyashya, waretse tukagura ibyo mu rwego rwacu ko wenda nko ku 100,000 ugiye ukabishaka mutabibura. Viva aramubwira ati reka. Simon ati rero niyo mpamvu ugomba kwihangana ugategereza igihe nzayabonera maze nkakugurira ibyo wifuza. Mu gihe bitaraboneka ariko si ngombwa ko ujya uhora warakaye kandi unambwira nabi cyane, kuko ndabizirikana, ndabizi neza ko bikeneye nuko ubushobozi butari bwaboneka. Ihangane, umunsi ubushobozi bwabonetse nzabikugurira. Viva ati ubwo bushobozi bwawe butajya buboneka naranaburambiwe. Simon ati ariko none se ugomba kwihangana ko nta kumba ntagize, kandi nawe byaba byiza wongeye ukagerageza ugashaka akazi kugira ngo uzajye umfasha. Ubu ngubu nawe ukora hari ibyo twajya dufashanya tugakemura. Viva yahise arakara kurushaho ati noneho gushatse kunyurira ko njyewe nta kazi mfite kandi njyewe uhora gusubiza hasi. Simon ati si ukugucyurira, ariko nawe urabizi neza ko dukeneye amafaranga. Iyo umuntu ashaka gukira rero agomba no gukora cyane kandi akagira n'ibyo yigomwa kugira ngo agere kuri cya kindi yifuza. Nashatse kugufungurira shop ngo nawe utangire ukore maze urabyanga. Nari narakubwiye yuko inyungu zose zizajya zivamo uzajya uzikemurisha ibibazo byawe, nta kintu na kimwe nzajya nkubazaho, none nabyo warabyanze. Niki mba ntagukoreye koko? Viva ati twongera kuvuga ibyo gufungura shop, utu miliyoni 10 washakaga kumpa se
wumvaga bwari kuvamo shop imeze ite? Ese wagira ngo abantu bazajye baza birirwe banseka maze impinduka urw'amenyo kubera gucuruza utuntu tudashinga? Ese uzi ko buriya Betty ajya gutangira iriya shop ye umugabo we yamuhaye miliyoni 80 akaba arizo batangiza, none wowe ngo utumiliyoni 10 gusa? Ubwo ayo ni amafaranga, ubwo busa rwose nta kintu na kimwe cyavamo. Niba ushaka ko dukora uzagende wegere Jean Marie akugira inama y'amafaranga yahaye umugore we n'icyo yabonaga bashobora kuyakoresha. Simon yahise arakara cyane ati wambabarira ntihongere kuzana ijambo Jean Marie na Betty hano kandi ntihongere no gukomeza kutugereranya. Viva yahise yivumbura aragenda, maze umugabo we Simon nawe asigara n'agahinda kenshi cyane yibaza icyo azakora kugira ngo umugore we atuze ajye areka gukomeza kumugereranya n'inshuti yabo Jean Marie. Iminsi yari icumye ariko batabanye neza rwose kubera gukomeza kumushinja ko atamuhereza ibyo yifuza byose, ariko umugabo we agakomeza kwihangana. Igihe cyaje kugirana anniversaire ya Viva iragera, maze Simon amuhereza ibyo yari yamusezeranyije byose, amuhereza akagasakoshi keza cyane n'inkweto bijyanye. Viva arishimye atangira kupostinga hose ashimira umugabo we kubwa gift yamuhaye. Abadamu b'inshuti ze barimo na Betty bahise bamwandikira bati umugabo wawe yakwakije, yaguhaye utuntu twiza cyane turi class. Viva arishima cyane ati ubundi ibi ngibi nibyo mpora nishakira, ariko nabyo ntago bihagije n'ukuri, nzatuza ari uko umugabo wanjye nanjye anguriye imodoka nziza cyane nk'iyo baguriye Betty. Viva yakomeje gushimira umugabo we ko yamuguriye utuntu twiza, ariko amubwira ko noneho akeneye n'imodoka nziza cyane nk'iyo Betty afite. Maze umugabo we noneho aramuhakanira ati ntago nakwizeza ibitangaza, iriya modoka ya Betty nawe urabizi neza cyane ukuntu ihenze, ntago nabura ubushobozi bwo kuyigura. Viva yararakaye ati ubundi uyu ni mugabo nyabaki utabasha kugurira umudamu imodoka nziza cyane nk'uko abyifuza. Mu mutima yatangiye kuvuga ati wayingurira utayingurira, byanze bikunze imodoka nk'iriya nanjye ngomba kuzayibona. Mu minsi yakurikiyeho umugabo we Simon yagiye gukorera ahantu kure, hari ahantu kure cyane ku buryo atabashaga gutaha buri munsi, yagombaga kuzajya ataha rimwe na rimwe cyane cyane muri weekend. Muri icyo gihe kandi nabwo umugabo wa Betty Jean Marie yagombaga kuzajya yirwa mu rugo kubera ko yari afite ikiruhuko cy'ukwezi. Muri iyo minsi Jean Marie ari mu karuhuko, Betty yari ameze neza cyane rwose. Buri gitondo umugabo we yabanzaga kumugeza mu kazi. Viva umunsi umwe yitegereje Betty agiye ku kazi, abona ukuntu umugabo we abyuka maze akamuherekeza akabanza kumugeza mu kazi, akagaruka mu rugo akareba ukuntu baba bafitanye urukundo rwinshi cyane, ukuntu baba baribana, ukuntu baba bameranye, maze akumva ibyo bintu nawe arabyifuje. Yakomeje kubitegereza cyane no kubatekerezaho ukuntu ari abaherwe, ukuntu ari abakire, yumva bafite ishyari ryinshi cyane, yumva ubuzima barimo yabo bambura, maze akomeza gutekereza cyane n'ukuntu yabaho ubuzima nk'ubwo. Yatangiye gutekereza ku mugabo wa Betty cyane, atangira no gushaka icyo yakora kugira ngo amwigarurire. Uwo munsi wose Viva yiriwe amutekereza, agatekereza ukuntu Betty ajya mumutakira cyane, amubwira ukuntu atanga keya, akumva nawe aramushaka cyane ndetse rwose bugomba no kwira amugejeje mu cyumba cye. Yashatse ukuntu ari bubigereho, maze aragenda akupa umuriro, akuraho n'itara ryo mu cyumba cye, ashyiraho iryahiye ridakora. Arangije ahamagara Jean Marie aramubwira ati ndagira ngo uze kuza ugire akantu umfasha. Jean Marie ati ko nta gace ushaka ko ngufasha. Viva ati urabizi umugabo wanjye ntahari, abamfashije kandi rwose urabizi uri inshuti kandi ni nawe muturanyi wa hafi nakitabaza, ndakwinginze ngwino ufashe. Jean Marie ati ko ushobora kuba wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, byagenze bite? Viva ati rega ntago bikomeye cyane, ubanza hari nanjye ari umenye bukeya mbifiteho. Nyine urumva hari amatara yahiye none ayandi yose ndimo kugura
ndimo kuyashyiraho nayo kwaka bikanga, ubanza ndimo kuyashyiraho nabi, sinzi nk'ahari ukuntu birimo kungendekera, niyo mpamvu ndimo kugira ngo uze kuza umfashe undebere. Jean Marie arabyumva ati none ko numva ibyo bintu ari ibintu bikeneye umutekinisiye, uwaba ari we ahamagara akaza kukurebera ko wasanga harimo ikibazo gikomeye cyane. Viva ati hoya ngwino ubanza undebere, njya mbona abagabo mubasha kumenya ibi bintu, wasanga n'ibintu bisanzwe bidakeneye umutekinisiye. Jean Marie yabitekerejeho yumva atakanga gufasha umuturanyi kandi n'inshuti yabo, aramubwira ati ntakihangane gato ndaje. Viva yarishimye ati uko biri kose noneho ndagufite. Yagiye muri dushe vuba vuba arakaraba yitera amafuresheri yimeze neza, ubundi yicara aho ngaho ategereje Jean Marie. Bidatinze Jean Marie yarahageze, ariko ntiyaje ari wenyine, yazanye n'undi mugabo. Viva yarababonye arababara, maze yumva biramubabaje cyane. Rwose yumvaga amubihirije cyane, yari yamwiteguye yiyambariye utwenda hafi ya ntatwo. Ukuntu yari yambaye byari biteye isoni cyane. Jean Marie n'uwo bari kumwe barabibonye ariko ntibabitindaho cyane, baravuga bati buriya nuko ari mu rugo, umuntu uri mu rugo hari igihe aba yiyambariye uko ashaka. Yahise amubwira ati uyu ni umutekinisiye nzanye kugira ngo adufashe, njyewe ibintu by'amashanyarazi simbimenyereye. Viva arababara ariko ntiyabyerekana, ariko aramubwira ati ariko si uko umutekinisiye byari ngombwa, njyewe numvaga ari ibintu wenda wabasha gushobora. Nanjye rega mba namwihamagariye nuko nabonaga bishobora kuba ari ibintu byoroheje. Jean Marie ati rega ibyo nta kibazo, none se ko n'ubundi yahageze, ahubwo twereka hari ikibazo maze tugufashe. Viva yababwiye ukuntu bimeze, maze umutekinisiye arabwira ati ngaho reka turebe hari ikibazo, ariko ababwira ko agiye kubanza gukupa umuriro. Agiye gukupa n'ubundi ariko asanga bari bakupye, ahita abaza Viva ati ese Viva wari ubizi ko umuriro wanyu ukupye, niwe wawukupye? Viva ahita atangira kwijijisha ati niko se bimeze koko, njyewe ntago mbizi. Umutekinisiye ati nta kibazo, reka nze turebe hari ikibazo hose kandi ndibuze kuza kugufasha humura. Mu masegonda make cyane rwose ibibazo byose byari bikemutse, nuko bahita banigendera. Viva yarababaye ararakara cyane, yumva bimuteye umujinya, akibaza ati kubera iki Jean Marie nta bwenge agira, yajyaga kuza azanye n'undi mugabo ajya he koko? Kare we nari nahamagaye, yumvaga njyewe kwihamagarira umutekinisiye binaniye. Asiki nanga n'abagabo batagira ubwenge. Yakomeje kwitotomba mu mutima we, abona umugabo w'abandi birangiye atamugejeje mu cyumba cye, kandi aribyo bintu yifuzaga cyane. Yagumye aho ariko akomeza gutekereza ku kintu yazakora kugira ngo abashe guteranya Betty n'umugabo we bakundanaga cyane, kubera ukuntu yabonaga ukuntu bakundana akumva biramubabaje cyane. Si ibyo gusa kandi yumvaga akeneye no ku mafaranga ya Jean Marie, kandi yumva yifuza no kuba ari kumwe nawe mu buriri, kubera ukuntu Betty yakomezaga kumumubwira. Mu minsi yakurikiyeho nko mu ma saa 5 z'ijoro, Jean Marie na Betty bagiye kuryama, bagiye kubona Viva abagezeho yirukanka cyane yambaye robe de nuit, ariko yahagiye cyane. Wabonaga arimo kuhagira adatuje, yataye umutwe, afite n'ubwoba bwinshi cyane. Viva yatangiye kuvuga ati nimuntabare, mumfashe, ndabinginze nimuntabare. Betty ati ariko tuza Viva ubaye iki? Iwawe harahiye se, bigenze bite? Viva ati hoya ntago hahiye, ahubwo mbonye inzoka nini cyane, inzoka nini y'akataraboneka mu nzu iwanjye. Ni ubwa mbere nabona inzoka imeze nk'uko nguko, inteye ubwoba bwinshi cyane, ndumva mpfuye, ni ukuri ndimo kuyitekereza nkuvuga uba uranyishe. Jean Marie we yahise aseka ati inzoka? Ubwo ngubwo inzoka niyo itumye uza wataye umutwe gutyo? Viva ati byihorere ni ukuri, erega urimo urabiseka nk'aho ari ibintu byoroheje, njyewe rero ntinya inzoka kubi. Bana we, urugo rutarimo umugabo ruragatsindwa. Ubu ngubu yaba Simon ahari ntabahise yica koko, ntagombye kurara nirukanga ijoro ryose ntagiye gutabaza. Ntago ari njyewe rwose uzabona agarutse akajya akora ataha mu rugo, kuko ndumva nenda gusara neza neza. Betty ati hangane inshuti yanjye, humura azagaruka vuba bizihuta,
ugiye ubona amezi 3 agomba kumara yararangiye. Viva ati ntago ari njye uzarota aje n'ukuri. Rero Betty nimumbabarire muze rwose duhiga iriya nzoka tuyice, rwose njyewe ntago nakongera kurara muri iriya nzu ntabibona neza ko yapfuye, nimuze mumfashe tuyishake tuyice. Betty kumva nawe arimo kumushyiramo arambwira ati ashwida, nanjye urabizi nyitinya kubi, reka rwose ntago nahakandagira, jyana na Jean Marie, ngaho nimugenda ajye kugufasha. Jean Marie kumva umudamu arimo kuvuga ngo bajyane yumva ntabishaka, yabanje kubyanga, ariko umugore Betty akomeza kumuhatiriza atari kuragira ngo Simon azakurakarire ko wanze kumufashiriza umudamu. Ese waba umumariye iki nk'inshuti ye kandi nk'umuturanyi we? Ese ubu ngubu wowe udahari Simon ahari, hari undi muntu ntatabaza atari we? Ninde wundi nahungiraho koko? Ni abaturanyi bacu kandi n'inshuti zacu, bikanga rwose kujyana nawe. Ngaho reba ukuntu Viva afite ubwoba, urabona yakongera kwinjira muri iyo nzu koko? Jean Marie yabitekereje ariko ageze aharemera, maze we na Viva baragenda. Bageze mu rugo, Viva yahise amubeshya aho yayibonye, ariko barishaka neza barayibura. Viva ati mana koko iyi nzoka yagiye hehe, ko ntashobora kuryama tutarabibona neza ko yapfuye? Ndumva afite ubwoba bwinshi cyane, atari ko se ubu ngubu wabona itagiye no mu cyumba cyacu? Yahise amufata akaboko ati ngwino twinjireyo tujye kureba ko atari hiri. Barinjiye barayishaka, bashakisha ahantu hose ariko barayibura. Viva yahise akinga umuryango, Jean Marie aramubaza ati ariko se kukinze? Viva ati kugira ngo niba irimo hano itaza gusohoka maze ikaducika, ndimo kugira ngo nituyibona duhite tuyica. Jean Marie ati nta kibazo, ngaho reka dukomeze dushakisha. Barayishatse munsi y'igitanda, ahantu hose ariko barayibura. Bageze aho Viva yifata mu mayunguyungu, maze ariko ahita akuramo imyenda yose yari yambaye, asigarana utwenda tw'imbere gusa, maze aravuga ati mana we, niba ari ukubera ukuntu naje iwanyu nirukanka, twanagira hano sinduke tugakomeza gushakisha, icyokere kiranyishe, ndumva nenda nko gupfa, reka mfate akayaga. Narifuye n'ukuri. Jean Marie aramureba arumirwa, aramubwira ati ariko ibyo bari kubikora nagiye. Viva atari ko wikongera kunyibutsa ko ugiye kugenda, ndumva afite ubwoba bwinshi cyane bwanze gushira. Jean Marie ubwoba buranyishe, n'ukuri bwanze gushira, nta nubwo nzi icyo gukora. Ubu se ko tutanayibonye nibura ngo tuyice mbashe gutuza, ubu ngubu ndi bubashe kuryama gute? Sindi burare nyikanga, mfite ubwoba. Viva yahise amwegera aramufata cyane, aramukomeza nk'umuntu ufite ubwoba bwinshi koko. Jean Marie yahise amwikuraho amaboko ngo amwiyake, ariko Viva aramubwira ati wibikora Jean Marie, reka mufate, mfite ubwoba n'ukuri, mbabarira nkomeze mere gutyo wenda ubwoba bwashira. Ati Jean Marie ndakwinginze, mbabarira nkomeze ngufate gutya, n'ukuri uzi ukuntu ndimo kumva nduhutse mfite amahoro, kandi n'ukuri ntusige njyenyine, ubu sinamera nte, mbabarira n'ukuri mfite ubwoba bwinshi cyane. Viva yakomeje kumuryamaho dore ko yari yambaye n'utwenda tw'imbere gusa, maze atangira kubwira Jean Marie ati ndakwinginze nawe mfata unkomeze ndebe ko ubwoba bwashira. Yatangiye kumumanura amaboko kugira ngo abashe kumukoraho, maze ariko ntibyaba ibyo gusa, Viva none atangira no kugenda amukora mu bwanwa n'ahandi. Jean Marie nawe kwikontorora bitangira kumunanira. Mu bintu Jean Marie atarazi atanatekerezaga, ntabwo yatekerezaga yuko ashobora kugwa mu mutego wa Viva, kubera ko byaje kurangira bisanze mu buriri, birangira icyo Viva yahoze yifuza kigezeho. Betty we yakomeje kubona umugabo we atinze, atari ko sinzoka bakomeje kuyibura. Buriya Viva yamutesheje umutwe, niba basanze aho bayisize yahavuye, birageza na mu gitondo bakishakisha, ntabwo ari buze kuza kumuha amahoro batarayibona. Betty yizeraga umugabo we cyane ku buryo atatekerezaga ko yamuca inyuma, kandi nibyo koko ni nayo nshuro ya mbere byari bibaye. Yari couple nziza cyane, bari intangarugero mu yandi makupure menshi y'inshuti zabo. Betty yakomeje gutegereza umugabo we, ariko ageze aho agatotsi karamufata arasinzira. Jean Marie we aho yari ari
yatekerezaga ibyo amaze gukora maze isoni n'ikimwaro bikamwica. Yumvaga afite n'ubwoba bwo guhinguka imbere y'umudamu we kubera ibyo yari amaze gukora. Yatangiye gutonganya Viva ati Viva uri umugome, ibi byose wari wabipanze. Akamubwira ati uri umuntu mubi cyane, ubu nibwo menye neza ko nta n'inzoka yigeze ikandagira muri iyi nzu. Ubundi kuki nabaye ikigoryi? Gute ntigeze mbitekereza? Gute wakirukanka ugasiga umwana mu nzu kandi ari we wagombaga guhungisha bwa mbere? Gute wasiga umwana aryamye mu nzu irimo inzoka kandi nawe wayitinye cyane? Na cya gihe umbwira iby'umuriro warambeshyaga, washakaga kungwisha mu mutego nuko nazanye n'undi muntu. Uri umugome ndakubonye Viva. Viva ati ntubifate nabi kandi ni ukuri mbabarire, erega ndagukunda, ni ukuri ndagukunda cyane, nkunda ukuntu uri romantique, ukuntu uzi gutanga keya, ni ukuri iyo nkubonye uri kumwe n'umugore wawe, ukuntu muba mumeranye mba nifuza ko umunsi umwe nanjye twazamerana nk'uko muba mumeze. None urakoze cyane, ni ukuri aka kanya tumaranye ntabwo gasanzwe, ndishimye cyane Jean Marie, uko nagukundaga byikubye inshuro nyinshi cyane nanjye ntazi. Ni ukuri ndagukunda kandi uzajya ukomeza ugaruke kunyirebera. Jean Marie aramubwira ati ntiwongere no gutinyuka kuvuga iryo jambo umbwira ko nkunda, kuko urwo si urukundo nkunda, ahubwo ni ishyari uba udufitiye njyewe n'umugore wanjye. Uba ushaka ko dushwana tukagirana ibibazo nk'uko bijya bigenda mu ngo nyinshi. Ngaho ishima unezerwe, ibyo wifuje ubigezeho. Viva amusaba imbabazi ati ni ukuri Jean Marie, ntundakarire, byose nabitewe no kugukunda cyane kandi ni ukuri ikindi gihe uzajya uza. Jean Marie ati usibye no kugaruka muri uru rugo nawe sinzongere kukubona iwanjye kandi ibi bigume hagati yanjye nawe gusa. Yahise yigendera, ageze mu rugo asanga Betty yasinziriye, yinjira gake gake afata eswime ye yigira muri dushe yo hanze maze ajya kwikarabira ngo Betty atamwumva, akumva arimo gukaraba iryo joro ryose maze akamukeka. Yarakarabye arihanagura neza, arangije aragaruka ajya mu buriri gake gake, ariko bibi by'ubusa Betty ahita yikanga ashigukira hejuru, ahita amubaza ati sheri ntumbwire ko aribwo ugarutse. Jean Marie ati uzi ko usiga usinzira cyane, nageze hano kare nuko utigeze unyumva, nanjye rero nasanze wasinziriye cyane maze nanga kukangura. Betty ati baze nukuri, ese nuko byagenze? Maze Jean Marie atongera wisinziriye, nzakubwira ejo uko byagenze byose. Bararyamye koko ngo basinzire, ariko Jean Marie yaraye umutima uhagaze yibaza niba agomba kumusaba imbabazi cyangwa niba agomba kubireka ntamenye ibyabaye. Yageze aho yumva umutima we uramwemeza gusaba imbabazi akamubwira byose uko byagenze. Mu gitondo babyutse, Jean Marie yabwiye Betty ko hari icyo ashaka kumubwira. Betty ati ko nteye ubwoba, ngaho mbwira. Jean Marie agiye gutangira ngo asabe imbabazi, imbaraga zo gutobora ngo avuge ibintu byose ko yarayamuciye inyuma arazibura neza neza. Yakomeje guceceka ntiyagira icyo avuga, maze Betty akamubwira ati kutavuga se sheri byagenze gute? Jean Marie ku mutima ati ntabyo nkubwiye, nushaka uzabyumva ahandi, reka ibintu sinatinyuka kubikubwira. Yakomeje guceceka, ariko kuko yari amaze kumubwira ko hari icyo ashaka kumubwira, yahise amubwira ati icyo nashakaga kukubwira nuko abantu bose batishimiye uburyo njyewe nawe tubanye. Ntabwo bose bishimiye uko dukundana n'iterambere tumaze kugeraho. Hariho ababibona bikabarya cyane kandi bakifuza yuko twashwana, bakifuza yuko twasenya, ntidukomeze gukundana nk'uko bimeze. Betty ati ibyo ndabizi, ariko se nanone nabikoraho iki? Jean Marie ati impamvu mbikubwiye ni ukugira ngo witonde cyane, ntuzabure gukunda abantu, ariko nanone ntukabizere cyane ngo wumve wanabaganiriza byose ngo bamenye uko njyewe nawe tubayeho. Jean Marie yamubwiye byinshi ashaka kumubwira ko Viva atari umuntu mwiza, ariko abura aho ahera avuga izina rye ngo amwirinde amugendere kure. Yamubwiraga muri rusange. Ku munsi wakurikiyeho Betty yagiye mu kazi, Viva yahise ahamagara Jean Marie, ariko Jean Marie yanga kumwitaba. Viva abonye batamwitabye yahise aza kumureba mu rugo, maze Jean Marie aje kumusuhuza Viva ahita amuyambira ashaka no kumusoma, ariko Jean Marie amusunika
ati ndakwiyamye wa mugore we kandi ndakwiyamye n'undi munsi ntuzongere kugerageza ibi bintu. Ubundi ko naraye nkubujije kuzagaruka mu rugo rwanjye, uhaje gute kandi uhaje gukora iki? Viva ati hari ikintu kimwe kinzanye hano kandi cy'ingenzi. Jamali ati igiki? Ko ubizi neza ko aya masaha Betty aba yagiye mu kazi, uje hano gukora iki? Viva ati ntabwo ari Betty nshaka kuri iyi nshuro, ni wowe nshaka. Jamali ati kandi uranshakaho iki? Viva ati rega Jamali, ndashaka imodoka kandi ndashaka yuko uyingurira. Jamali amaze kumva ibyo bintu ngo imodoka yarikanze. Ati imodoka? Njyewe nkugurira imodoka? Viva ati yego rwose ugomba kuyingurira. Aramubaza ati se nyikugurira nkande? Ndi so, ndi umugabo wawe, ndi umusaza wawe, ndinde mu by'ukuri wo kukugurira imodoka? Viva ati ko ugomba kuyigurara nziza kandi imeze nk'iriya waguriye umudamu wawe Betty. Jamali ati ariko ahari ubanza utari muzima, ubanza urwaye mu mutwe, ndumva utangiye no kuvuga ibiterekeranye. Ibyiza aho kuza hano wari kuba wagiye kwa muganga bakakuvura. Viva ati ko ndi muzima ra, mbwira uzayigura cyangwa ntayo uzagura? Aramusubiza ati usibye no kuyigutiza cyangwa se no kuyiguha muri ubu ngubu, kurota nyikugurira byo ntibishobora no kumbaho. Viva ati sawa njyewe nawe tuzareba, uyu munsi ushobora kuza kurara muri gereza. Jamali ati njyewe ndara muri gereza ko habaye iki? Viva ahita amubaza ati ariko se wabyibagiwe ibyo twaraye dukoze? Ngiye mu nzego zibishinzwe ndababwira ko waraye uje iwanjye mu rugo maze ukamfata ku ngufu kubera ko umugabo wanjye atarahari, maze ugahita umuhohotera. Jamali akomeza kumirwa ati ariko ahari wasaze. Viva ati niko ngiye kubigenza, ngiye gutanga ikirego. Barahita bafata ibizamini ngo barebe ko ibyo ndimo kuvuga ari byo koko, ko naraye mbonanye n'umugabo. Nawe urabizi neza ibyo bari buze kuza kubona. Ngaho nawe hitamo, ari ugutakaza icyubahiro cyawe ugafungwa, ari no kungurira imodoka, uri buze kuza guhitamo iki? Jamali byaramurenze yitegereza Viva wuzuye ubugome, yumva avuze n'irindi jambo yarenzaho. Viva yahise amubwira ati ubwo ngubwo urimo uratekereza ko nimvuga wenda ari bunseke nanjye nka seba, ariko ntabwo ariko biraba bimeze. Abantu bose bazabyumva bahite bangirira impuhwe bati mbega umudamu wahuye n'akaga, mbega kugira umuturanyi mubi, mbega kugira inshuti mbi, kuza amuhungiyeho ngo amutabare, ahubwo agahita amufatirana akamuhohotera. Umudamu wawe ariko we noneho nabyumva ariyahura, ukuntu agukunda, ukuntu akwizera, ukuntu ahora avuga ko udashobora gutinyuka kumuca inyuma ko utanabirota, none wabikoze kandi ubikora ku nshuti ye. Ibaza ibyo bintu naramuka byumvishe ko bari buze kuza kugenda. Viva yakomeje kumubwira ibintu byinshi ariko Jamali yageze aramubwira ati ceceka, nta rindi jambo ryawe nkeneye kumva, sohoka vuba genda. Yahise amufata aramusohora ku ngufu maze ahita akinga umuryango. Viva amaze kugenda Jamali yabitekerejeho, atekereza ibintu byinshi cyane, ukuntu umugore bashobora kumutakariza icyizere naramuka amenye ibyabaye byose, kandi yumva adashaka kubana n'umugore we nabi, maze ahita afata umwanzuro wo kwemera kugura ya modoka Viva yari amaze kumusaba. Yahise asohoka vuba vuba nuko agenda akurikiye Viva, asanga Viva amaze guhagarika moto agiye kuyicaraho. Jamali ati Viva uretse kujya kuri iyo moto ugiye wundi? Viva ati ese wagize ngo nagukinishaga? Ngiye gutanga ikirego, ngiye kuvuga yuko wamuhoteye, kandi ntugire ngo nibyo gusa, hano mufite na video. Viva koko yahise amwereka agace gato kari muri video yari yarayafashe ubwo Jamali yamuteruraga amujyanye mu buriri. Jamali ubwoba bwaramwishe, aravuga ati wa mugore uri ikindi kintu, burya uri umugome bigeze aha, byose wari wabipanze, wari wabiteguye. Viva ati wowe emera kungurira imodoka ibindi ubireke, nta muntu n'umwe uzigera amenya ibyabaye, nutabyemera kandi nabwo biri buze kuza kukugeza kure, amahitamo n'ayawe. Jamali aramubwira ati ngaho ngwino tuve ku muhanda, imodoka ndayikugurira nta kibazo. Viva arishima ati ndifuza ko utarenza icyumweru utarayigura. Jamali ati iki icyumweru? Ayo mafaranga urumva n'abanyakuye he? Viva ati amafaranga se urayabuze? Ndabizi ko mutunze amamiliyoni menshi cyane,
umugore wawe mbona yitwara nkaho mufite n'amafaranga menshi cyane muri iyi minsi, ngaho rero gerageza uyigure. Jamali ati rwose ntayo mfite muri aka kanya, basi mpereza nk'amezi 5. Viva ati yego ko mana yanjye, amezi 5 yose ntago rwose yashira nkitegereje, ndashaka imodoka cyane. Jamali ati none se mbigenze nte, kari ibintu bintunguye ko ntari narigeze mbitegura, urumva mu mezi 5 imodoka nabanyikuye hehe koko? Viva ati basi gira mu mezi 3 yo rwose nayihanganira, kandi uhumura nta muntu n'umwe uzigera umenya ibyabaye. Unyemerere kandi nanone nkomeze ngende iwawe, ntushe mu rugo rwawe ndakwinginze. Jamali ati byo kugaruka iwanjye byo ntibishoboka rwose, ubyibagirwe burundu kuko nta cyiza cyawe, nta cyiza na kimwe kikugenza. Viva ati nutareka ngo mpaze rero umugore wawe azatangira kudukeka, abone ko hari ikintu gishobora kuba kiri hagati yanjye nawe. Reka rwose nkomeze ngende iwawe nk'ibisanzwe niba udashaka ko hari ibibazo bivuka. Jamali wari witereye umutwe ati byo nta kibazo, ariko nyine nimara kuguhereza iyo modoka nizere ko utazongera gukandagiza akarenge kawe mu rugo iwanjye. Jamali mu bintu atigeze atekereza, imodoka koko yiyemeje kuyigura kugira ngo atazigera amutanga, bigatangira gutuma we n'umugore we batabana neza. Nubwo ariko ari uko byari bimeze n'ubundi muri iyo minsi, we n'umudamu we Betty ntago bari babanye neza nk'uko byari bisanzwe. Betty yabonaga umugabo we yarahindutse cyane, atakivuga, asa n'uwatwawe n'ibitekerezo cyane, yabonaga yarahindutse ku buryo bugaragara. Yaramuganirizaga yamubaza impamvu, umugabo akamubwira yuko ari business nyinshi abarimo, ko bisigaye musaba gutekereza cyane. Mu cyumba nabwo kandi Betty yabonaga umugabo we asigaye yarahindutse cyane. Jamali yarasigaye yumva afite ibimwaro byinshi n'ipfunwe kubera ibyabaye hagati ye na Viva. Igihe cyose yabaga ari kumwe na Betty yahitaga abyibuka, umutima ugatangira kumucira urubanza, agahita ahinduka cyane. Nyamara ariko Betty we ntabwo yamenyaga impamvu irimo kubimutera. Byabaye aho, ariko cyari ikibazo gikomeye hagati ye n'umugabo we. Betty wizeraga Viva kuba yaje kubimuganiriza, amubwira ukuntu umugabo we yahindutse, maze Viva aramubwira ati sinakubwiye, erega uriya mugabo wawe aguca inyuma, sinakubwiye ariko ngo uzacunge Kate, ni akazi kawe wanze kumwirukana, amaherezo azagutwara umugabo. Nuko ahita amubwira n'ukuntu yigeze kubabonana bari kumwe, ati rwose niwe ugusenye nta wundi. Betty wizeraga Viva kuba ibyo yamubwiye yahise abifata nk'ukuri, maze ageze ku kazi atangira gutonganya Kate cyane. Ati nta soni ni wowe utinyutse kunsenyera? Kate akamubwira ati ariko njyewe urambeshyira, umugabo wawe nta namwe tujya duhurira. Betty ati narakwizeye kuva kera, naguhaye akazi ntacyo ntagukoreye, none unyituye kunsenyera. Kate yakomeje guhakana, ariko Betty aramubwira turimo urahakana ibiki ko na Viva aherutse kubibonera? Kate ati ariko mana yanjye Viva sinzi ikintu ashakaho, njye rwose ndarengana. Betty kubera umujinya mwinshi yari afite n'uburakari, ako kanya Kate yahise amwirukana. Ati ntuzagaruke hano, kugira ngo utazagaruka n'iwanjye mu rugo kundeba witwaje ko ari njyewe ushaka kandi uje kwirebera umugabo wanjye. Kate yakomeje gusaba imbabazi, ariko byabaye iby'ubusa, banze kumubabarira nuko baramwirukana. Yatashye n'agahinda kenshi, ahita ashaka nimero za Viva aramuhamagara, aramubwira ati Viva nagutwaye iki ku buryo buri gihe uhora unteranya na Betty kandi umbeshyera? Nk'ubu koko wamubwiye ngo watubonanye n'umugabo we, watubonye hehe koko? Viva ati ubwo se ni ibyo ngibyo bitumye umpamagara? Ubundi se urinda uvuga ngo ntiwatwaye umugabo w'abandi? Ninde uyobewe yuko abakobwa bameze nkawe babyariye iwabo bahora bifuza gutwara abagabo b'abandi? Ninde utabizira? Kate ati kubyarira iwacu se ni icyaha? Viva ati ceceka ntabwo nshaka kuburana nawe. Niba koko utari inshoreke ya Jamali kuba bakwirukanye bikubabarije iki? Kate ati Viva ibintu nkoreye ugatuma banyirukana Imana izabikwiture. Viva ati bitangira kuntega iminsi, njyewe sinzabiki, ndimo ndatera imbere meze neza, none wowe utagira n'ikintu na kimwe uriho urimo urantega iminsi, genda ukomeze wangara uzarinda upfa nta n'umugabo ubonye. Kate yarumiwe, ati ariko mana yanjye mbega umudamu, ese buriya dupfa iki? Buriya mpora iki koko? Nta kindi yamubwiye bitewe n'amagambo yumvaga arimo kumubwira, akomeza kumushengura umutima. Hanyuma batandukana kuri telefone,
ubundi atangira gutekereza ku kindi kintu yazakora, dore ko kwa Betty ibyo byari bitagikunze, yari amaze kumwirukana. Icyo gihe Viva we yatangiye kwisetsa ati Betty, buhoro buhoro nzakurangiza. Umugabo wawe we narangije kubateranya, byararangiye, ndabizi neza ko hagati yanyu hatazongera kubamo umwuka mwiza. Ziriya miliyoni agiye gufata ngurira imodoka, byanze bikunze muzazishwanira niba ugenzura imitungo ye. Kugusobanurira aho zagiye bizaba ibibazo. Katia nawe wari umukozi mwiza cyane watuma guhora utera imbere buri munsi, agukorera neza cyane nkaho yikorera. Shop yawe gahora itera imbere buri munsi undatira amamiliyoni wungutse buri kwezi. Ngiye kureba ukuntu bigiye kukugendekera. Igiye kugwa hasi, uzisanga usigaye umeze nk'uko natwe tumeze. Betty, gake gake njyewe nzakurangiza. Ibyo byose Viva yatekerezaga, Betty nta kintu na kimwe yari abiziho. Ntabwo yari azi ko amufitiye ishyari yifuza no kumushyira hasi. Yari azi ko ari inshuti imwifuriza ibyiza, ihora imwifuriza iterambere no kugira urugo rwiza. Ntabwo yari azi ko amufitiye ishyari ryinshi cyane n'imigambi mibi ishaka kumushyira hasi. Muri iyo minsi nubwo kwa Betty bitari bimeze neza, haba mu rugo hagati ye n'umugabo we ndetse no mu kazi, Viva we yari ashyushye cyane muri iyo minsi, yirirwa abwira Betty n'abandi badamu b'inshuti zabo ko umugabo we yamubwiye ko nyuma y'amezi 3 azamugurira imodoka nziza cyane. Bose batangiye kubimenya maze bategereza ko ayo mezi 3 yazashira kugira ngo barebe imodoka nziza cyane y'igitangaza yirirwaga babwira yuko bazamugurira. Amezi 3 ashize ariko bategereje imodoka nziza cyane Viva yirirwaga avuga maze barayibura. Maze Viva atangira kuvurwa amenyo kubera ukuntu yari yarabwiye abantu bose iby'iyo modoka. Yabajije Jean Marie impamvu atayimuha. Jean Marie akomeza kumubwira ko nta mafaranga arabona, ko agomba gutegereza kugeza igihe azayabonera maze akayimugurira. Viva arisaza arirakaza cyane, aramubwira ati nukomeza gutinda njyewe nzabibwira umugore wawe mwereke n'ira video. Jean Marie aramubwira ati tegereza ariko nzayiguha nta minsi izashira nayiguhaye. Viva ati njyewe ntunyinishe kuko ntabwo nzigera nguha amahoro utarayigura. Viva yarigendeye ariko Jean Marie akomeza gutekereza ati ese koko mfata amamiliyoni iriya modoka nyimugurire, cyangwa ngende nicarane n'umudamu wanjye tubiganireho musaba imbabazi. Yatekereje kubivuga akamusaba imbabazi, ariko yumva atabibasha kuko yari amaze n'ubundi gihe kinini agerageza kubimubwira, ariko byaranze neza. Bwa nyuma na nyuma noneho yabonye ko umwanzuro nta wundi ko imodoka agomba kuyigura, maze Viva akamuvira mu buzima burundu ntazagire n'ikintu yongera kumubaza. Yarayiguze arayimuhereza, maze Viva akimara kuyakira arishima cyane, atangira gupostinga ahantu hose, atangira kubwira inshuti ze aterega umugabo wanjye ntabwo yari kumbeshya, arankunda rwose ku buryo adashobora kunyemerera ikintu ngo akinyime. Viva yumvaga yishimye cyane ku mutima, akavuga ati Betty ntabwo azongera kunyirataho. Azi ko ibintu byose byiza rero bigomba kuba ibye, nagenda tuzajya tubisangira. Jean Marie namutuye mu mutego ku nshuro ya mbere, ngiye gutangira gupanga n'ibindi bintu ku buryo azashiduka namumutwaye wese azajya kurabuka rwose bigeze kure. Viva ariko nubwo yari yishimye cyane, yishimiye imodoka, siko byari bimeze ku mugabo we Simon. Yaramubazaga ati iriya modoka ihenze kuri ya wayikuye he Viva? Viva ariko sinakubwiye niyo natomboye. Umugabo we ntiyanyurwa ati wayitomboye hehe? Nyereka aho hantu wayitomboye, unanyereke message igaragaza yuko wayitomboye kuko ukanayitsindira. Iyo yamubwiraga gutyo Viva ahitaga yirakaza ngo ubwo ngubwo umugabo we ntamwizeye. Batangiye kutumvikana, batangira kugirana ibibazo kugeza naho Simon yamubujije kuzongera kuyigenderamo, ariko Viva arabyanga burundu. Byabaye ibibazo bikomeye, agahora amubwira ati yisubiza aho wayikuye ngera modoka sinyishaka, ariko Viva nawe wamusuzuguraga kubi, akamubwira yuko iyo modoka adashobora kuyireka. Barashwanye cyane, biba amakimbirane akomeye cyane mu rugo. Simon yifuza no kubiganiriza inshuti zabo ngo zibagire inama. Umuryango wa Jean Marie na Betty nizo zari inshuti bari bafite imbere n'inyuma, kandi bari abantu bizewe banabagira inama. Icyo gihe Simon yabwiye kenshi Jean Marie n'umudamu we Betty ko abakeneye ngo baganire, ariko igihe cyose asabye Jean Marie ko bahura akavuga yuko ataboneka,
ko afite gahunda z'akazi nyinshi rwose ko batazahura ngo baganire ngo bikunde. Yamubwiraga gutyo nyamara Betty we akabibona neza ko ari mu rugo ko adashaka ko bahura, maze yabimubaza akamubwira ati rega muri iyi minsi mfite ibintu byinshi cyane mu mutwe wanjye ku buryo numva nta mwanya nabona wo kwicarana n'umuntu ngo tuganire kuko sinaba niteguye kumwumva. Muri iyo minsi Jean Marie n'ubundi yari afite urwikekwe, afite n'ubwoba bw'uko bashobora kumuvumbura. Simon ariko nawe washakaga yuko baganira cyane ntabwo yigeze abaha agahenge, yakomezaga kubabwira ko yifuza ko bazamubonera umwanya mutoya, ariko Jean Marie we agakomeza gukweba. Betty yakomeje kubona buri gihe umugabo we ahimba impamvu kugira ngo badahura n'umuryango wa Simon, maze ariko ageze aho arabimubaza ati ariko kuki buri gihe wanga ko duhura n'abariya bantu ngo tuganire koko? Nyamara Simon ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane, ni ukuri aradukeneye ngo tuganire, kubera iki buri gihe uhora umwe mu mwanya? Jean Marie ati rwose njyewe narabikubwiye yuko muri iyi minsi mfite ibintu byinshi cyane ndimo gutekereza bya business, nta mwanya nabona wo kuganira n'umuntu. Betty yarabibonye neza ko umugabo we atari ukubura umwanya, ahubwo ko ari uko adashaka kuvugana na Simon. Atangira kwibaza niba hari ikintu cyaba cyarabaye hagati yabo, ariko arakibura neza neza. Simon we yageze aho abonye yuko Jean Marie yamubuze neza neza, yiyemeza kuganiriza Betty kuko n'ubundi yabonaga ari inshuti y'umudamu we cyane, akanavuga ati byanze bikunze buriya we wabona yaramubwiye neza aho iriya modoka yikuye. Yaje kumureba mu rugo icyo gihe, ariko n'umugabo we Jean Marie yari ahari. Jean Marie kubona yuko ari Simon uje aho ngaho, ahita ahaguruka yihuta cyane nuko yigera mu cyumba, ariko telefone ye ayibagirirwa muri salo aho bari bicaye. Yigiriye mu cyumba nuko abwira umudamu we Betty ati ndumva umutwe urimo kundya cyane ntago meze neza, reka mfate akanya nduhuke. Betty ati nta kibazo, ndabona Simon aje kutureba, reka ngende mbe muganiriza. Betty yahise agenda we na Simon batangira kuganira, maze Simon aramubwira ati impamvu maze iminsi mbashaka nta yindi, ni amakimbirane mfitanye n'umudamu wanjye. Aramubwira ati wenda wowe ubwo muganira cyane muri inshuti, ntekereza ko wenda hari amakuru waba ufite. Ese nta kintu na kimwe waba uzi ku hantu yakuye iriya modoka nziza cyane kandi ihenze kuriya? Akimubwira gutyo Betty biramutungura cyane, arikanga ati ahantu yaba yarakuye iriya modoka, none se iriya modoka ntabwo ari wowe wayimuguriye? Simon ati njyewe ntabwo nigeze mugurira iriya modoka. Betty ati ntibishoboka, uzi ko hashize amezi 3 yose njyewe nzi iby'iriya modoka ko wenda kuyimugurira? Twari tuyitegereje n'amatsiko menshi cyane twebwe nk'abadamu b'inshuti ze, kubera ukuntu yahoraga atubwira yuko wenda kumugurira imodoka nziza cyane kandi ihenze. Simon ati simbyumva, koko niko yababwiye? Betty ati ngaho reba izi message zose twandikiranye, ndimo mubaza aho imodoka yahoraga ambwira ko uzamugurira igeze. Simon yatangiye kuzisoma kuko ati noneho ndumiwe, ubu se koko akababwira yuko njyewe ngo nendaga kumugurira imodoka ihenze kuriya koko? Simbyumva, gute koko? Viva sigansha inyuma, ninde mugabo wawe waramuguriye iriya modoka ihenze? Ntabwo ndimo kubyumva, sindimo kumva ukuntu umudamu wanjye ashobora kuba ansha inyuma, dore ko asigari n'umubeshyi ruharwa. Ninde mugabo wundi koko wari warasezeranyije umudamu wanjye kumugurira imodoka? Iriya modoka sinjye wayimuguriye, nta nubwo nigeze musezeranya kuyimugurira rwose. Mu byo yansabaga byose namubwiraga yuko imodoka ishobora kuzaboneka kera kubera nta bushobozi nari mfite. Betty ati ko numiwe, ko numva noneho nanjye bino bintu bindenze. Ubu koko Viva iriya modoka noneho yayikuye he niba atari we wayimuguriye? Simon ati nanjye nibyo birimo kunyobera, ni nayo soko y'amakimbirane dufitanye kuko simbyumva, ntago numva ahantu yaba yarakuye iriya modoka. Betty ati niba koko se atari wowe wayimuguriye, wowe akubwira yuko yayikuye. Simon ati njye bambwira yuko ariyo yatsindiye muri tombora. Ese hari ibintu by'amatombora waba uzi yaba yarigeze ajyamo? Betty ati Viva tuganira ibintu byinshi, ariko ibyo bintu bya tombora ntabyo yigeze ambwira rwose.
byarabacanze. Simon aramubaza ati none se hari umugabo w'umukire waba uzi wenda baba bacuditse ngo dutekereze ko ariwe ushobora kuba yarayimuguriye? Betty ati ni ukuri nta mugabo ndabona bagendana cyangwa se bavugana pe, naba nkubeshye kuri iyo ngingo. Bakiri aho ngaho byabacanze bibaza ahantu Viva yaba yarakuriye iyo modoka. Fone ya Jean Marie yari yibagiriwe aho ngaho muri salo yahise itangira gusona. Yarasomye maze Simon atari ko se burya Jean Marie asigaye agenda agasiga fone ye? Betty kubeshya biramunanira, ati rega arahari ntaho yagiye, nuko yambwiye ko arwaye umutwe cyane ko akeneye kuruhuka, nuko nanjye nkamwihorera akiryamira. Fone ye yakomeje gusona maze itangira no kubaderanje. Simon arambwira ati Betty wakitabye iyo telefone y'umugabo wawe cyangwa se ukayimushyira? Betty ati si uko ko ndayimushyira kandi arwaye umutwe, ubu kuvugira kuri telefone ntibyatuma akomeza kumererwa nabi, reka nyitabe numve uyu muntu icyo amushakira kuko ndabona arimo gukomeza kumuhamagara cyane. Yahise ayifata ngo arebe umuntu urimo guhamagara umugabo we, maze arebye ahita abona ni Viva umudamu wa Simon wari wicaye aho. Byaramucanze ati ese uzi ko ari Viva urimo kumuhamagara? Burya se bajya bagira ibyo bapanga ku buryo yamuhamagariza inshuro zose njye batigeze amamagara? Ataramwitaba yahise yikuraho, maze Simon aramubaza ati ni Viva urimo kumuhamagara gutyo? Ntibishoboka, akamuhamagara izo nshuro zose zirenze 5 se kandi wowe atigeze anakuvugisha? Ati nanjye sindimo kubyumva. Muri ako kanya Viva abonye ko Jean Marie yamuhamagaye inshuro nyinshi cyane ntamwitabe, yahise amwandikira message. Ako kanya Viva akimara kohereza message, Betty yahise ayifungura maze abona yoherejwe nyine n'ubundi na Viva. Abona yanditse ngo Jean Marie iriya modoka wampaye ndabona igiye kunsaza, ndabona igiye kunkoraho, ese nta kuntu wanshakira umukiriya akaba yihereye amafaranga nkaba yabitse wenda by'igihe gitoya kugira ngo mbanze njijishe ndebe aho byerekera, wenda nyuma aribwo nzongera gutekereza kugira indi modoka, mbabarira umbwire niba wambonera umukiriya kuko ntago bimeze neza hagati yanjye na Simon. Betty yasomye iyo message amera nk'igiti, ayisubiramo inshuro nyinshi cyane, ahita amera nk'utarimo guhumeka. Simon yatangiye kubibona yuko umudamu atameze neza, abona none hameze nk'utarimo guhumeka, yanamuvugisha ntavuge. Agiye kubona abona aguye no mu ntebe. Yahise amwegera atangira kumunyeganyeza ati Betty ubaye iki koko, bikugendekeye gute? Ubwoba bwaramwishe maze yibuka koko ko bamubwiye ko Jean Marie ahari. Ahita atangira gutabaza kugira ngo azamufashe kubera ko yabonaga umudamu we atameze neza. Maze Jean Marie aza yirukanka, ariko asanga noneho Betty ameze neza atangiye kuzanzamuka. Simon nawe yahise areba iyo message yari itumye Betty amera gutya akikubita mu ntebe, maze nawe ayisomye yumva neza umusatsi umuvuyeho. Betty we yakomezaga kuvuga ati sindi kubyumva, dusobanurire iby'iyi message, tubwire Jean Marie byagenze gute kugira ngo ugurire iriya modoka Viva? Tubwire kuko ibi bintu twese biratureba nta banga rikirimo. Simon w'umucinya wari wamwishe atari ko se kuko iyi message ni iya nyayo, ntumbwire ko ari wowe waguriye imodoka umudamu wanjye, gute wansuzugura? Ubundi byaje bite ngo umugurire iriya modoka? Jean Marie yakomeje guceceka yabuze ahahera, maze Simon aramubwira ati tubwire byagenze gute, njyewe ntabwo ndimo gushaka kumva ko ibi bintu ari byo. Ese ni ibintu wenda muri gukina kugira ngo mujijishe ntakomeza kumubaza aho yayikuye? Jean Marie koko wamuguriye imodoka umudamu wanjye? Wamuguriye imodoka ihenze kuriya? Ese wayimuguriye gutyo gusa? Byagenze bite? Ese niki kiri hagati yawe nawe? Jean Marie bagikomeje kumuhata ibibazo ntacyo arasubiza. Viva yongeye kumuhamagara maze bategeka Jean Marie kwitaba, ati kandi ushyire loudspeaker. Jean Marie agikanda kuri yes. Viva yahise yiruhutsa atawe. Jean Marie Imana ishimwe ko mfashe. Viva yahise akomeza kumubwira ati nukuri iriya modoka wanguriye uzi ko igiye kunsaza, ndabona nukuri igiye kunsenyera. Ese nta hantu wandangira baba bayimbikiye wenda nkayaha nk'umuntu akaba yikoresha?
akajya anyihera amafaranga cyangwa se wenda ukanshakira nk'umukiriya nkaba nyabitse nk'ahantu igihe cyazagera mbona bimaze gutuza nkongera nkayigura. Jean Marie kugira icyo avuga ngo amusubize byaranze, maze Viva we arambwira ati ariko se Jean Marie kutavuga kutansubiza shambwira Simon arenda kunyinsindaho ntabwo bimeze neza habe namba. Nabonaga Simon nta kintu na kimwe yitaho, numva wenda ko nimubwira yuko ariyo natomboye azabyemera, ariko ntabwo ariko byagenze. Tumeranye nabi cyane ntabyumva, buri munsi ahora ansaba ibisobanuro nkagira ngo byarangiye, ariko ejo bikongera bikaba uko. Yarandakariye cyane kandi nta nubwo nari nzi ko ajya arakara kuriya. Nibwo bwa mbere namubona ameze nk'uko asigaye ameze muri iyi minsi. Viva ariko yakomeje kumva Jean Marie nta kintu na kimwe avuga, yongera kumubaza ati ariko se ubundi kutavuga Jean Marie urimo uranyumva cyangwa ntabwo urimo kunyumva? Umugabo kugira ijambo na rimwe yavuga byaranze, maze ahita akupa. Yabasabye imbabazi maze ababwira ukuri kose kuko byagenze ku munsi aryamana na Viva. Ababwira ko byose ari Viva wabiteye, ko ari we wamushotoye, ko rwose ari ibintu yari yapanze. Bakomeje kumurakarira cyane, maze Simon n'umujinya mwinshi ati nuko nawe uraryoherwa ukomeza kujya unaryamana n'umugore wanjye umushukisha n'amamodoka. Jean Marie ati nukuri ntabwo nigeze mushukisha kumugurira imodoka, ahubwo byose byari mu mipango ye kugira ngo nyimugurire. Yababwiye ukuntu Viva yamuteye ubwoba kugira ngo amugurire imodoka, ariko bose bari bakirakaye cyane nta n'umwe wamwumvaga, bari bamurakariye ku buryo buteye ubwoba. Batangiye kumubwira bati ariko ubundi twakwizera gute? Duhamagare na Viva azi hano nawe atubwire ukuri, wasanga ari we wamufatiranye n'iyo modoka atarigeze anayigusaba, ahubwo ari we wakomezaga kugenda umushukashuka ngo muryamane uzayimuhe. Arababwira ati njyewe ndarengana, ngaho reka mfate telefone yanjye mpamagare Viva tuvugane, mwumve ikiganiro turi buze kuza kugirana. Yafashe telefone ye aramuhamagara koko. Viva akimara kubona ko ari Jean Marie umuhamagaye nuko arishima, aramubwira ati Jean Marie urakoze cyane nukuri kumpamagara, ese mu kanya kutari urimo kuvuga byari byagenze bite? Atahari telefone yanjye yari ifite akabazo ariko message yawe nayibonye. None se Viva kurimo kumbwira ngo ngushakire umukiriya ugurire ya modoka nkaho atari wowe wayinsabye? Viva ati narayigusabye rwose nkukoresha n'amakosa ntuma turyamana, ariko nukuri mbabarira umfashe ndakwinginze. Ati ntacyo ngomba kugufasha, byose niwe wabitangiye, ni wowe wantuye mu mutego utuma ndyamana nawe, unkangisha iriya modoka kugira ngo utazabivuga bitazigira binamenyekana ndayikugurira. Ngaho rero baga wifashe wishaka kungarura muri ibi bintu. Viva ati rwose amakosa n'ayanjye ndayemera, nanjye nashakaga imodoka nziza cyane kandi mbizi neza ko umugabo wanjye adashobora kuyingurira, niyo mpamvu nyine nagutuye mu mutego kugira ngo uyingurire. None rero ubwo ibintu bigenze nk'uko ntabiteganyaga, ndakwinginze komeza umfashe unshakire umukiriya, ndebe ko iriya modoka yabivuye hano by'akanya gatoya, banze ndebe ko haza umwuka mwiza hagati yanjye n'umugabo wanjye. Jean Marie ati ngaho umukiriya ngiye kumugushakira, naza kuza kuboneka ndakubwira. Viva yahise amubwira ati urakoze cyane Jean Marie, eregura umugabo mwiza cyane, nuko wabyanze rega n'ubundi ukananira burundu, ariko ubishatse n'ubundi wajya ukomeza kuza kunyirebera, Simon ntabwo yazigira abimenya, erega narakwikundiye cyane. Jean Marie ati Viva ibyo ngibyo bireke kandi menya ko nta kintu na kimwe gishobora kongera kuba hagati yanjye nawe, wantuye mu mutego rimwe gusa birahagije, nta n'andi mayeri cyangwa se amanyanga wakoresha kugira ngo uzongere kungusha mu mutego nk'uwo wantuyemo. Witekereza ko nshobora kuzongera kuryamana nawe n'indi nshuro? Viva atahari ariko umanza umugore wawe yarakuroze da, ubwo se uje byagutwara iki ko njyewe nta kibazo mfite? Jean Marie yahise amukupa kugira ngo adakomeza kuvuga amagambo menshi cyane kandi umugabo we yaramwumvaga. Icyo yashakaga yari akibonye, we yashakaga yuko bamenya yuko arengana, ko byose byatangijwe na Viva, kandi Viva kuko yari yivuyemo byose yari abivuze, bose bari bamenye ukuri.
ari Simon, ari Betty, bose barumiwe. Ntabwo Simon yari azi ko umudamu ashobora kumuca inyuma akaryamana n'undi mugabo kubera imodoka. Betty nawe ntabwo yari azi ko Viva wirirwa amwigiraho inshuti. Viva wirirwa amubwira yuko ahubwo umugabo we amuca inyuma akaryamana na Kate ariwe wahindukira akajya kuryamana nawe, akaba anakomeza kumwinginga kugira ngo azajye aza kumureba. Bose barumiwe, bari bamenye ibintu batajyaga batekereza yuko bishobora no kubaho. Simon yahise abwira Betty ati Betty, mbabarira ugerageze urebe ukuntu Viva yaza hano kugira ngo amenye ko ukuri kose twakumenye, areke gukomeza kwihishahisha. Betty kuko yahise amuhamagara nkaho nta n'icyabaye, maze aramubwira ati Viva, ko ndi mu rugo njyenyine mfite irungu waje tukiganirira. Viva ati inshuti yanjye se kandi ufite irihe rungu? Betty ati ariko sinakubwiye ko hagati yanjye n'umugabo wanjye bitameze neza, nk'ubu ngubu baragiye kandi sinzi niyo yagiye, ngwino tuganire wenda umutima wanjye waruhuka. Maze Viva aramubwira ati ubwo ngubwo agiye kureba Katerega, ese sinabikubwiye yuko nyine ari insharekeye? Sha ihangane n'ukuri waragendesheje ukuntu twabonaga umugabo wawe yitonda, none ibintu asigaye agukorera biteye ubwoba, ngaho reka nze twiganirire. Nta no gutinda koko yahise aza, maze akihagera akubise amaso umugabo we Simon akabona na Jean Marie yicaye aho, ahita amenya neza ibyo bamushakira, yumva neza ijuru rimwikubiseho. Aravuga ati buriya n'ibyo navuze byose kuri telefone babyumvaga. Viva ubwoba bwaramwishe, ariko bibi by'akanya gato ahubwo ahita atangira kwihagararaho no kwerekana yuko akomeye cyane rwose nta n'ikibazo na kimwe afite. Simon wari warakaye cyane nta nubwo yigeze atuma basuhuza, kwihangana byaranze, ahita amubaza ati Viva, koko waratinyutse usambana n'undi mugabo kubera imodoka? Viva n'ubundi bari bamenye yuko ibyo byarangiye kandi yumva agomba no gukomeza kwihagararaho. N'agasuzuguro kenshi yahise abwira umugabo we ati niba uri umugabo udashinga uzarinde upfa atanguriye imodoka, waretse abagabo bazima bafite amafaranga bakigaragaza. Simon umujinya waramwishe maze ahita amukubita urushyi, ahita batangira kubakiza. Simon n'agahinda kenshi cyane mu maso ye yahise amubwira ati Viva, nta konti agira, sinjya nshyira uturaso ku mubiri, sinjya mu tubari nk'abandi bagabo, mpora nshaka amafaranga nk'uwayataye ngo basi ndebe ko nakunezeza, ariko ntabwo ujya unyurwa. Wowe nta kindi kintu uzi usibye kwigereranya n'abandi, nyamara mutanganye ubushobozi kugeza naho utinyuka ukansha inyuma ukaryamana n'undi mugabo kubera imodoka koko? Simon byaramurenze, yumva nta n'icyo amaze, yumva ntacyo avuze, yumva ntagomba no gukomeza guhagarara aho ngaho, maze ahita yigendera aritahira. Icyo yashakaga cyari uko Viva avugisha ukuri imbere yabo, akareba koko niba yemera n'amaso ye ko ibyo bintu yabikoze, none koko yarabibonye neza ko yatinyutse akabikora. Yari amusize nuko arigendera, nawe mu by'ukuri yumvaga atazi icyo gukora. Amaze kugenda, Viva yabonye umujinya atahanye maze ubwoba buramwica, atababwira ati ese ubu ntimuri buze kuza kumpa icumbi ko mbona Simon ashobora kuza kungirira nabi kubera ukuntu yarakaye cyane? Akimara kuvuga gutyo Betty ati ariko Viva, uzi ko nta soni ugira burya? Njyewe ncumbikire umuntu nkawe, ncumbikire umugome, umunyeshyari, urumva koko njyewe nzongera no kukuvugisha? Kuva uyu munsi uzajya unanyuraho nkaho utanzi, nkaho utambonye rwose, nkaho utigeze unamenya. Va hano ugende vuba vuba, sinzongera no kukubona hano. Viva yagerageje kumusaba imbabazi, ariko Betty aramubwira ati ceceka ntugire ijambo na rimwe uvuga, ngaho ugenda unezerwe wishime, ugendere rwose mu modoka ihenze nk'iyanjye, imodoka rwose wahoraga wifuza, maze urebe ko wagira amahoro, umunyeshyari gusa. Betty yakomeje kumubwira n'agahinda kenshi cyane ati Viva, uri umuntu mubi cyane, ndimo ndicuza n'impamvu twamenyanye. Wanteranyije n'inshuti yanjye Kate, bwa mbere umbwira ngo yaranyibye, bwa kabiri umbwira ngo yantwaye umugabo ndanamwirukana, none ubu ngubu ndi mu bihombo bikomeye cyane kubera gutakaza umukozi nkawe kandi ari njyewe wamwirukaniye nta kosa afite. Sha Viva, uri umuntu mubi cyane, uri umugome, narakumviye ndakwizera nkajya nemera ibyo umbwiye byose nta bushishozi na bukeya,
none ubu ngubu byose ndimo ndabyicuza. Betty yararize maze Viva nawe ahita asohoka agenda yirukanka. Jean Marie we yarebaga agahinda umudamu we afite, akumva umutima wenda guturika kuko ako gahinda kose ari we wari urimo kukamutera. Amaze gutuza aramubwira ati Betty, sinzi ko nabona amagambo nkoresha ngusaba imbabazi, ariko ndakwinginze mbabarira. Ibyabaye ni ukuri nanjye ntago nigeze mbipanga, nashidutse byabaye. Ndagukunda kandi niba ari isomo nararibonye, ibyabaye ntago bizongera kubaho ukundi. Nta nubwo byatuma nongera kugwa mu mutego ngo hagire umuntu untura mu mutego nk'uko Viva yabigenje. Mbabarira Betty, ndarakubabaje waranyizeraga cyane, ariko ndakwinginze mbabarira ntago nzongera. Betty aramubwira ati biragoye cyane kwakira ko wahemukiwe n'umuntu wagukundaga, umuntu kandi wizeraga kurenza abandi bantu bose. Ibyo wakoze byambabaje cyane, nta kanya mbitekerezeho. Jean Marie ati nta kibazo, ufata umwanya wawe ubitekerezeho, ariko nizere yuko uzambabarira nubwo bitoroshye. Mu rugo kwa Simon ho Viva yagezeyo afite ubwoba bwinshi cyane kubera ukuntu yabonaga Simon yarakaye cyane. Simon yahise amubwira ati Viva, ibintu ni bibiri, ugomba gusubiza imodoka y'abandi cyangwa se ugahitamo gutandukana nanjye. Viva ati gutandukana nawe no gusubiza imodoka? Ibyo gusubiza imodoka yo rwose ntiwirirwe ubitekereza kuko ntayo natanga. Simon ati niko bimeze, ari ugusubiza imodoka y'abandi se no gutandukana nanjye, ubwo ngubwo urahitamo gutandukana nanjye? Viva ati ariko se imodoka igutwaye iki? Ese wigeze wumva Jean Marie ansaba kuyimusubiza? Wandekeye imodoka yanjye ubundi urayishakaho iki? Ikubabariza iki ubundi ko atari iyawe? Waretse abakire bafite amafaranga natwe bakatwiheraho twumva ukuntu biba bimeze. Simon yarumiwe. Viva nta no kumusaba imbabazi ko yamuciye inyuma, ahubwo yakomezaga kumukomeretsa amwibutsa yuko ari umukene. Aramubwira ati Viva, nta nubwo ushaka kwicuza ku byo wakoze ngo usabe imbabazi? Ubwo bivuze yuko wabikora n'izindi nshuro nyinshi cyane ngo uce inyuma ugere ku byo wifuza. Ese ubundi Viva, ubundi ubu ngubu urankunda cyangwa? Ese uzi ko amagambo yose wavuganaga na Jean Marie kuri telefone umusaba yuko mwakomeza kujya muhura mukaryamana twayumvaga? Birasa nkaho utakinkunda, birasa nkaho wayobye, ubanza kubana nanjye warahisemo nabi. Viva yaracecetse ntiyagira ijambo na rimwe avuga, maze Jean Marie aramubwira ati uracyari mutoya Viva, uracyari muto, ubyaye rimwe, genda wirebere undi mugabo mukwiranye, ugende urebe umugabo utari njyewe. Iyo nza gusanga witeguye gusaba imbabazi ukanasubiza imodoka y'abandi twari gukomezanya, ariko wowe ntubishaka, icyo wishakira n'imodoka kurusha ibindi bintu byose. Viva wari usigaye asuzugura Simon kubi, akabona nta n'icyo avuze, akareba umugabo bamaranye imyaka irenga 4 yose yarananiwe kumugurira imodoka ihenze, ariko undi mu mezi 3 gusa akaba yarayimuhaye, yahise abona yuko ntahazamugeza. Maze aramubwira ati nta mbabazi ngusabye rwose, nidushake dutandukane. Simon wakomezaga kubona imyitwarire y'umugore we, yatekereza n'amagambo yabwiraga Jean Marie ko ashaka ko bazajya bakomeza kubonana, yabonye yuko rwose nta mugore urimo. Baje gutandukana koko, Viva arigendera, agenda asize n'umwana wabo. Simon aramusigarana. Simon umutima we washenguwe n'agahinda, ati uyu mugore ntabwo yigeze akunda bibaho kubera ko arabinyeretse. Aho kugumana nanjye yihitiyemo imodoka ihenze nuko arigendera. Ubu ngubu kuko ararebye asanga imodoka induta, byaramubabaje ariko arihangana. Betty nawe yaje kubona ko nta mpamvu zo gukomeza kurakarira umugabo we, maze aza kumuha imbabazi, bongera kwibanira neza nk'uko kera byahoze. Simon nawe kubera ukuntu yahoze ari inshuti na Jean Marie, yaje kumusaba imbabazi kandi amubwira yuko amafaranga yakoresheje ahereza umugore w'imodoka yose azayamusubiza kuko ari umutwe yamutekeye. Jean Marie aramubwira ati si ngombwa, ibyabaye byarabaye, nta mpamvu yo kuyansubiza. Simon aramubwira ati bitinde bishyekera ariko nzayagusubiza. Baramubwira bati Simon wowe urarengana,
nta n'ikosa na rimwe ufite, wishaka kwigirikaho ibyo bintu byose rwose nta kibazo. Bongeye kuba inshuti, n'umwana wabo Viva yari yaragiye agasiga Betty aramufata akajya bari kumwe n'abandi bana babo. Simon yakundaga kumutwara rimwe na rimwe, ariko ubundi igihe kinini cyane yabaga yibereye kwa Betty hamwe n'abandi bana babo kugira ngo atagira irungu. Betty nawe yaje no gusaba imbabazi Kate, amugarura no mu kazi kuko yari yarabibonye neza ko byose ari Viva wabikoraga kandi agamije kubateranya no kumusubiza hasi. Noneho kandi icyo gihe Kate yarasigaye ari nk'umwana mu rugo kwa Betty, akunda kugendayo cyane. We na Simon akenshi barahahuriraga, bakundaga kuhahurira hariko ibintu Kate yatwariye Betty yamusabye kubimugereza mu rugo. Simon nawe yabaga azanye umwana we cyangwa se aje kumutwara. Baje kumenyana cyane batangira no kuba inshuti. Betty yatangiye kumuserereza akajya abaza Kate ariko se murakundana we na Simon? Akambwira ko badakundana ariko ko yikundiye Simon, ko bakundanye byamunezeza. Betty agahita aseka akamubwira ati ibyo ndaje mbigemo. Kate akamubaza ati hoya uramenye rwose ntuzigere umubwira yuko mukunda, ntazagire ikintu na kimwe umubwira, ntazagire ikintu amenya. Ubimubwiye akambwira ko ankunda kubera ko yamenye ko mukunda gusa, njyewe ndumva ntacyo byaba bimaze. Betty ati wa mugani reka tubireke tubigenze gakeya. Byabaye aho, ariko icyo batari bazi nuko Simon nawe yari yarakunze Kate ku buryo yaje no kumubwira yuko amukunda. Kate yarabyemeye, ariko aramubwira ati ikibazo nuko mfite umwana nabyariye iwacu. Simon ati byose hari ikibazo rwose, ibyo ntibyatuma ntagukunda ngo nuko ufite umwana kandi urakoze kubimbwira ukambwiza ukuri hakiri kare. Hari ababiguhisha ukazabibwirwa n'abandi, cyangwa se akabikubwira uko buri minsi mikeya cyangwa wararangije kumugeza mu rugo. Urakoze rero we kubimbwira hakiri kare, kubera ko urukundo ntiruba rugomba kubakira ku kinyoma. Kate ati urakoze kunyumva no gukomeza kunkunda utandenganyirije amateka y'ahahise. Buriya twese tuba dufite amateka y'ahahise atandukanye. Simon ati cyane, njyewe rero ibyanjye birenze n'ibyo byawe, ngira ngo urabizi neza ko mfite umwana aranagukunda cyane. Ese ariko Kate ntabwo ujya wibaza kuri mama w'uriya mwana? Kate ati Betty yambwiye yuko mama we mwatandukanye. Simon ati ubwo se gukundana n'umuntu watandukanye n'umugore ntabwo bigutera ubwoba? Kate ati ubwoba bw'iki? Simon ati wenda uba wumva twarananiranywe ukumva ari umuntu udashobotse, nyine bitakorohera kubana nawe. Ese ntabwo bigutera ubwoba bwinshi cyane gukundana nanjye? Kate ati njyewe rero ntangira kugukunda nta nubwo nari mbizi ko wahuye n'ibyo bibazo byose, ntabwo nari nzi ko watandukanye n'umugore. Buriya buri muntu wese agira amateka ye, hari igihe byakubayeho nawe wagiye kubona ukabona biba, utari warigeze utekereza ko byakubaho nk'uko byakubayeho, nta nuko utagize wenda ngo wirinde ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bikanga bikakubaho. Rimwe na rimwe rwose hari ubwo biba, ariko umuntu akabiberamo inzirakarengane nta ruhare na ruke yabifitemo, ariko ugasanga nyine kuko ahari ari ibintu biba bigomba kuzabaho, ukabona biranze birabaye. Ubwo se koko nabyo nabikurenganyiriza? Wenda wowe sinzi uko byakugendekeye kugira ngo mutandukane, ariko icyo nzi ni kimwe gusa nuko ngukunda, kandi byakubayeho bikaba nta kintu na kimwe byahindura ku rukundo ngukunda. Simon ati hari umuntu ugukunda akabasha kukumva nta n'ijambo na rimwe umubwiye, ntabanze gutegereza ko wisobanura, akakumva nyine utaravuga. Nawe warakoze kunkunda no kunyizera. Kate yaje gutangira gukundana na Simon, ariko bagitangira gukundana ntabwo yari azi ko burya Simon ari wari umugabo wa Viva wahoraga amutuka ndetse akanamuteranya na Betty. Abimenye byamuteye ubwoba yibaza niba Viva nabimenya atazamuteranya na Simon, ariko Simon amumara impungenge amubwira ko nta kibazo, ko atagomba kugira ubwoba bwa Viva ko yarangije kuva mu buzima bwe, ko atagomba kuzabateranya, ko nta mpungenge na nkeya agomba kugira.
urukundo rwabo rwaje gukomera cyane nuko baza no kwibanira. Simon noneho yari yarabonye itandukaniro, Kate ntago yamuhoraga ko ari umukene, ahubwo yafatanyaga nawe bagakora cyane kugira ngo biteze imbere. Yari asigaye afite amahoro atuje kubera ko yari afite umugore umwumva kandi umukunda cyane. Nko mu gihe cy'imyaka 7 bari bamaze kumarana, bari bamaze gutera imbere cyane, bamaze kugerana kuri byinshi. Simon atajyaga atekereza ko yanageraho ibintu yahoraga yifuza kugeraho kuva kera akiri kumwe na Viva, ariko byaramunaniye neza kubera ukuntu Viva yahoraga amusubiza inyuma. Ubuzima bwaje kuba bwiza cyane burabaryohera, ariko uko bwagendaga buba bwiza cyane kuri bo banaryohewe cyane, niko kuri Viva bwagendaga burushaho gusharira, kugeza naho yari asigaye yikorera avoka mu muhanda. Igihe kimwe Kate na Simon barimo bitemberera mu modoka yabo nziza cyane bari baraguze, banyuze ku muntu nuko bamwitegereje babona ni Viva. Babanje kutabyumva, batangira kubishidikanyaho, ariko baza kubona neza ko ari we. Viva kubabona isoni zaramwishe ashaka no guhunga, ariko bo bagerageza kumukurikirana uko baramuvugisha. Viva yari afite isoni nyinshi cyane nuko ababwira ukuntu ubuzima bwamuhindutse, ababwira ko byose yajyanye byaje kuyoyoka, akisanga asigaye atagifite n'urwara rwo kwishima, maze akabona nta yandi mahitamo agomba kwikorera avoka akazicuruza kugira ngo abashe nibura kubona icyo kurya. Bose barumiwe, ntabwo batekerezaga ko Viva wirataga. Viva ari umwirasi cyane adashaka gukora. Viva Simon yari yarahaye miliyoni 10 ngo azikoresha ariko akabyanga, noneho yajya mu muhanda akikorera avoka. Viva ariko yari afite n'isoni zo kureba Kate na Simon mu maso bitewe n'amagambo yari yarabwiye Kate, amubwira ko ntacyo amaze, ko ari umuntu uraho uciriritse, ko nta n'umugabo azigera abona. None yarasigaye abana n'uwahoze ari umugabo we Simon, kandi yabonaga babayeho neza cyane, basa neza, bameze neza nk'abantu bafite amafaranga menshi cyane. Yakomeje kumwaranukana basaba imbabazi, maze Simon aramubwira ati twarakubabariye. Ese Viva, nta nubwo ujya utekereza no kugaruka kureba umwana wasize? Viva ati umwana wanjye njya mukumbura, ariko mba mfite isoni zo guhinguka mu bantu, mba mfite isoni zo kugera ahantu bahoze banzi kubera ukuntu nsigaye meze. Biteye isoni nyinshi cyane rwose, uwo mbonye wese ndamwihisha. Ubuzima bwarampindutse cyane, ntabwo nari nzi ko nazisanga nk'uko nsigaye meze. Bamubajije ahantu asigaye aba, maze bamubwira yuko bazagaruka kumureba. Barimo bagenda, Kate yabwiye Simon ati Viva nuko yarababaje, akeneye ko tumuha igishoro gike akareba ko yatangira gufonda ubuzima. Simon ati igishoro cy'iki? N'amafaranga yose yandiye n'ukuntu yahoraga ansubiza inyuma, nta rindi faranga na rimwe rwose njyewe namuha, yandutishije amafaranga ngaho nagenda abone. Kate atari ko nyamara ntitukajye twifuriza ibibi abanzi bacu. Yego kuko yarakubabaje, yahoraga nagusubiza inyuma cyane, ariko jya wibuka ko ari na mama w'umwana wawe. Reka dushake amafaranga make tuyamuhe ayagira igishoro, byibuze arebe niba yabona akazu yajya acururizamo, areke kujya yirwa agenda ku muhanda. Simon yabitekerejeho maze ageze arabyemera ati Kate ntabwo usanzwe, ukuntu wambwiye yagucunaguje, ukuntu yakwirukanishije, none wowe urimo uratekereza kumufasha? Kate ati yego kuko yarambabaje, ariko ntabwo namwitura inabi yangiriye. Ikindi kandi ni mama w'umwana wacu, umwana akuze akabona ukuntu tubayeho neza, akabona ukuntu mama we yirwa azerera ku muhanda, nawe ntabwo byazigera bimushimisha. Viva ko igihe cyaje kugira nuko bajya kumusura, bamushyiriye n'umwana we, bamuhereza n'amafaranga make yo gutangiza. Viva kubona amafaranga bamuhaye ngo atangire acuruze yarishimye cyane. Ntabwo yatekerezaga ko bamukorera ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo yatekerezaga ko bamuha amafaranga y'igishoro ngo yongere atangire ubuzima. N'ibyo yari yarabakoreye byose yakomeje kubasaba imbabazi, kandi akomeza no kubashimira ko ari abantu beza cyane. Bamaze kwitahira, Viva yasigaye arira ati mbega ishyari, mbega kutanyurwa ahantu bingejeje. Ubu ngubu simba ndimo kwirerera umwana, twarabyaye n'abandi bana. Ese Simon n'icyo atari yarankoreye,
n'iki koko atari yarampaye mu bushobozi bwe, koko n'icyo atakoraga kugira ngo nishime, usibye ko hari nari meze nkaho ndi impumyi, ko yankundaga, ko yanshyiraga imbere mu bintu byose bishoboka. Kubera iki njyewe namuhemukiye? Njyewe aho kugira ngo nyurwe nkaho ntakoze ngo mbiharanire tugere ku iterambere nk'iryo abo bakire bari bafite, ahubwo nahoraga musubiza inyuma, n'amafaranga yakoreye nkayakoresha nabi nkirata cyane, nkashaka kubaho ubuzima butari ubwanjye. Nahoraga mutesha umutwe, iteka nkahora musaza, none reba aho ageze we na Kate nirirwaga nca amazi, aho yari ari aciriritse cyane mbona ari umuntu wo hasi cyane. Ubu ngubu ni njyewe uhari, ubuzima ni gatebe gatoki koko ntihakagire uwirata. Ubu ngubu wampa indangururamajwi maze nkagenda nkabwira abandi badamu bameze nk'uko nari meze, birirwa bazengereza abagabo babo babasaba ko babaho mu bushobozi badafite, maze nkababwira ko bagomba gutuza bagahereza amahoro abagabo babo, bakanyurwa n'uko bari kandi bakabafasha bagakora cyane kugira ngo bazagera n'aheza bifuza kugera, kuko byose birashoboka. Kate yarabinyeretse, yanyeretse ko nari ikigwari, kuko yerekanye itandukaniro rikomeye. Viva yumvaga yasubiza iminsi inyuma agahindura byinshi, ariko ntabwo byari bigishobotse, amazi yari yararenze inkombe, gusa yari yarahigiye isomo rikomeye cyane ry'ubuzima. Kate na Simon bakomeje kwikundanira cyane, ndetse bakomeza no kuba inshuti cyane n'umuryango wa Jean Marie na Betty, dore ko noneho bose bari basigaye ari n'abaherwe cyane, bafite n'ibintu byinshi cyane bibahuza, usibye ubucuti bw'abahuzaga n'amabizinesi yarabahuzaga. Aha niho inkuru yacu uyu munsi tuyisoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Ngibyo rero ibya Viva wanze kunyurwa maze akisanga abaye indushyi. Ese abakobwa cyangwa abadamu bitwara nka kuriya kwa Viva mwabagiriye iyihe nama? Ese ukora iki kugira ngo ugere ku cyo wifuza mu buzima bwawe? Ese uragiharanira ugakora cyane ukigomwa byinshi bikakuvuna, ariko ukazashyirwa ukigezeho? Cyangwa ushaka kwiyicarira ukiciriza apanya kugira ngo uzakigereho vuba kandi bitakugoye? Abo bikundira mudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire uko mubyumva ndetse n'uko iyi nkuru mwayakiriye. Ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza byose uhoraho atanga kandi akomeza anezeza imitima yanyu. Nkomeje kubashimira cyane uburyo mukomeje kubana natwe, mbabwira ko kandi nanjye mbakunda cyane. Naho utaha nizere ko tuzaba turi kumwe. Imana ikomeze kubarinda. Mwari kumwe na Nema.